ahita arakina diro. Umupolisi Imana izamumurisha ntamenye izina rye, akina diro ahamagaza isanduku. Uwo mugabo wari uzanye ibiribwa ahamagaza isanduku, ahita apfukuza imva ya Nyamirambo. yo gushaka guhita mushyinguza. Njye sindatekana, mu gihe wowe sindanabwira mama, sindanabwira data, sindahamagara umuvandimwe n'umwe babwire ko bose ko byarangiye, cyane ko ataranarwaye. Sha mpura n'ikibazo gikomeye. Umupolisi arambwira ati va muri ibyo uri kwikora, dore gutya ndi kubona wowe wamaze kugambanirwa, menya ko uri mu mujyi. Ibi bintu bya mukuru wawe gutya ugiye kubibura nabibonye. Umupolisi ukurabura. Wowe b'amaso, komera b'umugabo, uyu muntu mujyane muri morgue, azashyingurwe, umuryango ugize ute uhari. Wanabimenya ubwo n'umuryango nturamenya ukuntu ibintu bimeze. Ari naho hamviriyemo igikomere gikomeye. Uwo nakodeshaga bahaye ahantu baryama nijoro nko mu masaa 9, kuko nari maze kuvugana no mu rugo bambwira ko bafashe imodoka baje. Urumva bava Rusizi bazi Kigali. Nibwo numvishe serikeri inyeganyega. Urumva kwa kuri ushobora kumva yigize nka yikubye ukuntu. Ndyamanye n'undi mujama umwe nyine unyituriki wanjye wigendeye nawe. Mu nzu harimo umwuka nyine udasanzwe, ariko numva ntagomba kumuva imbere. Numva isanduku irinyeganyeje, ndavuga nti arazutse se, ntangura nyituriki nawe arabyumva. Noneho aho kumbi we ari gutuga zaki sambaho bazifunze, arenda guturika. Tikimara gukuraho umufuniko kuranjye ahita araturika. Ibyo bintu byarambabaje. Igihe kimwe ndabyibuka twari tumaze gukora amakosa ahantu nyine dushamuje ngo muri kundi y'abasirikare. Ndaryama, urumva nyine ndyama nk'uwihisha abari bankurikiye, njye twaryanye umuzigo nyine twibye. Noneho tugwa mu bandi nabo bari kwiba, bararabura barufitana amaranka nabo bashaka guhita batwaka bya bindi twagize ute twibye. Njye ngenda nitsimba ku kagugu, abasirikare bari nk'ariya ndicara kwa masera. Noneho wa undi nawe atinya kwambuka ngo abazemo. Noneho njye mfatwa n'ibitotsi kubera ko nari nanasinze. Twari mu rukerera, imodoka iza kubafata mu masaa 11 isanga n'ubundi ndacyasinzire, nabo banga kuhansiga. Bankubita mu modoka nisanga ndi Kami. Kami bwo ni mu kigo cyabo nyine cya gisirikare. Gitondo nyine maze gushyiramo inzoga ugumba ncaguranije, baravuga ati ngaho ngo nutwereke bya ndo bazovuga uyize. Bavuga ko umusirikare ukomeye nyine, urabizi uburyo bakuganiriza nyine, bura n'abantu beza cyane, bagushyira muri mood utarurimo, bagushyira mu tuntu kugira bumve ko nyine ari n'ikintu biziho koko. Numva ndacyanganyukiwe nabona abasirikare, nkabona ahantu nyine kuri bare hari abakorera imyitozo, nkirase ndi kurota ni ibyanyabyo. Ati tambuka woge. Agiye ahantu ari shitingi, nitera amazi, bankubita ibiryo by'uzakabase. Bura nicyo cyane cya mbere bagira. Ibiryo ndabiriye biranga, nyine umuntu warabusinze wumva ari nk'igitaka. Barajambaza ati tubwiza ukuri, ibintu wazovuga urabizi? Agati ngiye icyo kintu nta kintu nzi, ndi kwibuka nigeze mvuga. Wari ufite amafaranga ngaye? Ntayo nzi. Wari ufite iki? Agati ntacyo nzi sibye ibyangombwa. Mfite telefone ya Blackberry tarimo simugadi, twari tumaze kwiba. Mfite n'ibihumbi 19, ariko ibyo sinabyibukaga. Barambwira ati noneho duhe nimero y'umuntu umwe uzi. Nanga nimero y'umujama bita Nkurunziza. Baramuhamagaye, ati umuntu witwa gutya na gutya turamuzi. Ati ndamuzi, akora ikintu mu motari, atuye hehe? Atuye kuri Fagana imbere yo kuri Burende. Aturamuzi, ati ndamuzi 100%. Ati none se ko yatubwiye ko ari umusirikare, nawe urabizi ko ari umusirikare? Atubwo yari yasinze. Tose iyo yasinze ati yasinze nta kintu atavuga.
birangira bamukubye. Aranga ati rero dore amafaranga wari ufite, dore telefone yawe, dore ibyangombwa byawe, twabonye bagiye kukwiba batazi ko nanjye ndiki ati twabonye bagiye kukwiba uranasinzira birangira twebwe tugucyuye, ariko ntabwo wasuye imbwa sha, reka tugutegere kuzagaruka kugira ute kudusura. Bafata amafaranga yabo badakoze mu yanjye, batega umumotari amubwira ati kuri Burende urahazi? Ati ndahazi. Hello ladies and gentlemen, nizere kumeze neza, nizere ko muri amahoro hirya no hino, mumeze muti? Twebwe turi amahoro. Tubanje kubasuhuza rero, tubifuriza amahoro y'Imana abane namwe, kandi natwe duhorane. Kuri screen zanyu muri kubona ko turi kumwe n'umutumirwa, bamwe muramuzi abandi wenda se ntimumuzi. Araje atwibwire, tuganire, tugire twumve uyu mugabo ninde, ni muntu ki, akora iki, ese mu buzima bwa buri munsi abayeho gute. Yego bana natwe rero ni kuri Akagoroba k'Ababyeyi TV. Kora subscribe, share na comment kuko ubasha kubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Bita mugabo we fresh. Amakuru ni meza. Ibwira abantu badukurikiye. Ntabwo tuziranyira. Abantu bataziranye. Amazina y'ukuri cyangwa amazina niswe n'ababyeyi ni Ndayishimiye Enoch, ariko amazina y'akazi ni Dr. Cacana. Dr. Cacana. Yes. Abantu benshi bakuze kuri Dr. Cacana, ariko ubwo amazina y'ababyeyi nayo bayamenye. Yego. Ninde, ni muntu ki Dr. Cacana cyangwa se Enoch? Okay, Enoch Dr. Cacana katumurika baramuzi. Dr. Cacana baramuzi kuko n'akazi ukora barakazi. Yego. Ahubwo Enoch Ndayishimiye ninde, ni muntu ki mu buzima busanzwe? Umuntu ukunda guseka, umuntu ukunda kubabara, umuntu ukunda gukina se, umuntu ukunda gusabana, umuntu ukunda kurwana. Nyine ninde, ni muntu ki? Dr. Cacana cyangwa Ndayishimiye Enoch ndi umuntu ukunda story. Nkunda abantu bafite vibe, baganira, banezerwa, ibyishimo biruta umubabaro. Abo nibo numva tugomba kubana. Njyewe buriya ibinezeza biruta ibimbabaza. Buriya ushobora kuvuga ikintu ukibwira ko kimbabaje, ariko njyewe bitewe n'umubabaro cyangwa n'ibihe umuntu yanyuzemo bikansunikira mu byishimo. No kunkoroga k'umuntu ari igihe binyereka isomo ry'ubuzima ngomba kunyuramo. Buriya njye akenshi umubabaro mbera isomo. Umubabaro kubera isomo ni ukuvuga ngo mpora nishimye. Mpora wishimye. Wallahi. Ni bityo nteye kabisa. Gusa mu bantu tubana barabizi, umuntu ugira ikinyoma ntago ari uwanjye. Umuntu utagira ukuri we buriya sinjya mwandika mu mutima. Ariko umuntu ugira ukuri kabone niyo ibyo twavuganye bitagerwaho, ariko binyuze mu kuri, uwo ni inshuti yanjye yakadasohoka. Ariko umuntu ugira ikinyoma kabone niyo ibyo twavuganye byagerwaho, ariko nyuma yambeshye, yakubeshye bose wawe, nta cyicaro agira muri njye. Abantu badukurikiye rero ni abantu bawe, ndabakunda cyane. Kandi baraza kugaragaza ko bakunda, bakora comment, yego, bakora subscribe, bana liking kabisa. Yego. Enoch, mba mutima zawe nezihe? Tuje kubwira iki abanyarwanda nabumva ijambo rw'ikinyarwanda? Buriya oyo wantumiye ufite icyo gusa turabaganiriza, turaza gukundana. Turakundana. N'abatari kunkunda baraza kunkunda, gusa icyo nzi cyo ni murakare. Enoch, karame, aho ugezeho ubu kubyasa kose, umuntu ashobora kureba ukabona koko n'ibyishimo uko byivugiye, ufite fibre zitandukanye, ariko nk'umuntu ufite ubumuntu, arasonza, arahaga, arababara, arishima. Shaka tugaruke ku bintu byakubabaje mu buzima, ku buryo bishobora kubera n'abandi isomo. Byambabaje. Yego. Ese byakwigishije iki? Ko tubwe ngo iba uriga. Iyo wabaye uriga, tugiye kureba noneho tugiye kuganira ku nkuru y'ubuzima bwawe,
wenda waba ufite yarakubabaje cyangwa se niba ntayo tubwire ko yagushimishije, ariko nk'umuntu nzi ko ucumbajije ku icyo kintu turi kuri kamera impamvu ko mu buzima busanzwe tuba turi kumwe amasaha agize umwaka amenshi tuba turi kumwe. dore Kuki uhisemo kumbaza iki kintu kuri kamera kandi utakiganiriye? njye cacana ntabwo ndakubona wababaye. Igihe cyose tumaranye imyaka myinshi ntabwo ndakubona wabaye. Niyo mpamvu nagize amatsiko, ese ikintu cyabasha kubaza cacana ni iki? Watuma nshishura se. Ushobora gutuma mbwira abantu ibintu bitari byo nkashishura. Ngiye tumaranye imyaka irenga wanjye imyaka irenga 6, sibyo? irarenga imyaka 6 irarenga cyane, 7, 8 tuziranye. Yego. Ntabwo ndabona umuntu witwa Enoch Ndayishimiye Dr Cacana ari umuntu uri hariya wataye umutwe wababaye wasaze kubera akababaro. Ndavuga ati wasanga mbere y'iyo myaka wenda hari ibyabaye nk'uko wavuze ngo ugakura mu isomo, ushobora kutubwira, dushobora kuganira wenda ku bintu byakubabaje cyangwa se byakugoye muri ubu buzima turi kugendamo, bikabera n'abandi isomo cyangwa se bakagira nabo nicyo bakuramo. cyokora sibyo. Mbabare ntubimbazaho byinshi cyane. Iyo burandi ikintu cyambabaje mu buzima nkisanga nababaye no gusanga nabaye uwo ntariwe. No gusanga abaye uwo ntariwe. Kandi abantu benshi niko bameze muri nomesi. Njye nabaye uwo ntariwe. Kandi noneho bikantera gukumbura uwo nahoze ndiwe. Ibyo bintu byarambabaje cyane. Ibimezo n'imizingo byatangiye ko byagenze ute? Habaye iki? Ubundi ushobora kuba gutya uri maneri. Maneri ufite inzozi, maneri ufite ashaka kugera, maneri ufite icyizere mu bantu, maneri nawe ufite icyizere, maneri upanga ibintu bikanga ariko ubona aho bipfira, maneri ushobora gukosora bya bintu byanze ejo bigakunda. Noneho ukaba uri maneri uri wenyine, ukaba uri maneri inzozi zawe uri kubona nawe ubwawe zitagerwaho, ukabona uri maneri mushya, wa wundi wa kera nawe nturi kumwibuka, ariko uramukumbuye udafite n'uburyo bwo kongera kugira ute kumubona. Ubu urumva uri maneri umeze ute? Ariko ikigaragara cyo rongera urisobanukirwa. Ikigaragara kirumva maneri ngiye kwisobanukirwa. Kuko mubona nuko ngiye tumaranye ku byasa kose yagarutse mu murongo. Reka dutangire imezo n'umuzingo. Caca hari ryari ni iki cyabaye? Habaye iki? Cyumbajije inkuru. Wavuze ngo iyo babaye uriga, why not nta kwiga? Suje mu masomo. Why not abadukurikiye batakwiga? Wasanga hari n'uri guca mu byo waciyemo, ariko we akaba nta nzira afite yo kubisohokamo. Yaratakaje wa muntu wa kera we uri kutureba atakaje umuntu wari uhoze uri we, wabuze inzira yakugarura mu buzima, mu murongo. Dosiye irakomeye pe. Ariko naramuka yumva inkuru yawe iraza kumufasha nawe abashe kubona inzira asohoke. Turabarimu, turabapasiteri, yagisha guhinduka. Nibyo. Ukuvuga ngo njye inkuru yambabaje cyangwa ibintu byambayeho bikomeye, byambayeho ndi kure ya famiye, ndi kure y'umuryango. Nanjye ubwanjye ntaraba uwo kurera cyangwa uwo gukomeza abandi, nanjye nkwiriye kugira ute gukomera. Nisanga nakomeretse ndafite unkomeza. Byagenze ute? Njye 2010 gutyo isa nk'isoza ninjiye mu mujyi wa Kigali. Uburyo ninjiye mu mujyi wa Kigali byo ntago mbizaho, ahubwo uburyo nari ndimo. Nakoranaga
na radiyo Rwanda igikorera mu mujyi hejuru bicuruza ibinyamakuru. Bara Mukeshabatware, nubwo Mukeshabatware Dismas nubwo atakiriho, Imana imukomeze mutuza heza. Yabashaka kudufasha mu buzima nyine twabagamo nk'abana bacuruza ibinyamakuru ku muhanda. We yajya kuri radiyo agaca kwa Rubangura, harya ujya ubona hari igicupa kinini cya Coca-Cola. Yego, niho twakundaga kuba duhagaze, cyangwa kuri Nika. ubake baranakirimba imenya kitagihari, sinzi simperukayo maze igihe. Urumva, noneho akatubaza nyine ukuntu ashobora kuza kutuvuganira mu buryo bwo kuza gucuruza. Tukambwira ati ku matangazo tuvugire, ku matangazo mu mvaho nyine ati nimero mufite n'iyi imvaho zizasohokaga zifite nimero. Niba ari nimero ya 300 na kangahe, wenyine kwa kundi yamamazaga na ryajwi rye riryoshye, urabisanga abana kwa Rubangura ibiki n'ibiki bacuruza ibinyamakuru, irimo amatangazo, irimo cyamunara, tukaza kubona abakiriya binyuze muruko yagiye yamamaza bakaza kubahahira ibinyamakuru. Ubwo buzima mbubamo numva nta n'iribi cyane ko bwampaga n'umugati, nanafite n'amahoro n'umutekano muri ngewe. Yego, ariko igihe cyaje kugera kuko ninjiye i Kigali mfite kategori A. Kategori A. Ariko sinahise mba umumotari. Ariko mukuru wanjye ari na byo ngira ngo twinjiremo, yabaga i Rusizi. Igihe kiza kugera aza gukorera i Kigali. Taje kumotara ahubwo aje gucuruza. Yego. Amaze kuza gucuruza yacururije Kabuga. Ubwo ni muri za 2014. Urumva nari maze imyaka hafi 3 irenga. 2014 yaje i Kigali. Turahura, turaganira. Ubwo twari tutagikorera mu mujyi. Ya mu mujyi bya gare yo mu mujyi yari maze kumanuka, turi gukorera Nyabugogo. Aza nyine arambona, turaganira. Tumaze kuganira ababazwa no kundi gucuruza nyine ibyo binyamakuru. Ubwo ubucuruzi bwa butangiye gufata. Pardon? Ubwo we ubucuruzi bwa butangiye gufata. Niye bwari bwarakunze kuva na kera yamwacuruza nyine bikunda. Noneho aranganiriza, arambwira ati dufite amasambu twahawe na sogokuru, tutahawe na famiye cyangwa papa n'iki, ahubwo sogokuru wacu nyine ubyara mama twembi. Noneho arambwira ati ufite perime, ufite amafaranga angahe? Ati ngiye amafaranga mfite muri rusange mfite 700,000. Icyo nibyo namfite muri za 2014. Ati moto yaguraga muri 1,300,000 gutyo, izi tutwara za 75. Arangije arambwira ati se ko dufite isambu twahawe na sogokuru, wazagurisha ukaza, urumva akugere nkabishyiraho n'andi mafaranga, ukagura moto nshyashya ukagitwara, urumva uverisa nyine kuri konte, ntiwazagura n'i Kigali iyo gakondo twaba dutanze cyangwa ubwo butaka twadutanze aho kugira ugume muri ubu buzima. Kandi ufite icyakugoboka. Yego. Twibuka neza ko ari ya sambu hawe na sogokuru, apana sambu y'ababyeyi. Yego. Kandi iyo sambu muyihuriyeho na mukuru wawe. Mukuru wanjye yarafite ahe nanjye mfite ahanjye, ariko hatarimo iki imbago. Buri wese nyine azi ngo kugera kuri iki giti cya Maideni na ha Bosco, kugera hano n'ahanjye. Yajya gukora agakorera hamwe, ariko agatema irye njye sinsarura, kuko nari ntaragira imyaka yo kuba nakemererwa guhita nsarura. Ariko akabindebera no mu rugo nta n'ikibazo. Noneho nza kugira pani mukuru wanjye uko data wacu, nkuko wava i Kigali wabigenda ukajya i Kigali ufite umuntu w'inshuti yawe mubyirukanye mwareranywe, bita Ntakimana Jerome, twakunda kwita famiye. Baza kurwara indwara y'umutima. None indwara y'umutima itera kwarara, hari uburyo yarara umuntu akava muri koma aguhamagara byatari. Numva birambabaje bambwiye ko ajya ava muri koma agize ute ampamagara. Ariko ubwo nge na mukuru wanjye dusubiye inyuma gatoya, twari twanze ko
tuzagurisha. n'umwabyenzi ko muzagurisha isambu. Ariko noneho mu rugo tutabibabwiye, ku ibanga ryawe nawe, ku ibanga ryanjye nawe, ko gusinya bizabaho nta ribi, tukazababwira icyo twakuyemo, nta n'ikintu birenze. Kumvisha abantu bakuze ibintu ari igihe bigorana. We tuva aho twabyemeranijwe, yanagiye deni aranagurisha. Njye sinamenya gahunda, ariko we yarabimbwiye ko agize ute agurishije, kanavuye i Rusizi aje i Kigali, ahita ava i Kabuga. Njye sinamenya ko yavuye i Kabuga aza gukodesha hehe Kiruhura. Ubwo mu gihe cyo kuza njye nari ndi kujya kureba wa muvandimwe uva muri koma, mpamagara nkavuga ntashobora no gupfa. Agahinda sinaza agakira, njya kureba mukuru wanjye cyane ko ubu ngubu umeze nk'uri gukatira aka kazi. Njye ndavayo njya kureba mukuru wanjye, duhita tujya kugura Suzuki, ntangira akazi nta ribi. Ndagiye nikubise i Rusizi, nsanga mwene data ararwaye. Ubwo wari urwaye umutima, yari i Rusizi, njye mvuye i Kigali, utumanuka kumureba. Murabisikana nawe azamuka avuga kugurisha, nanjye ndi kuza i Rusizi, uri kubyumva. Noneho ahita ava mu bitaro i Gihundwe. Uwo munsi turatahana mu rugo igihe cye. Tugeze mu rugo njye ndamubwira nti ejo nzagira ute, nzasubira i Kigali. Arambaza uzajya i Kigali? Niryo jambo yambajije. Ahita agwa koma, atasubira koma n'ubundi. Tumukura aho ngaho, tumuhetse tumujyana ku bitaro byo mu Bushenyi. Numva ndashobora kuva aho umuvandimwe atavuze, atamvugishije. Bakubita iminsi 3. Urukumva akize. Njye muyomba wanjye yari directeur igihe ki, byamwitaga Ngabo. Tagenda ndambwira nti wadukiniye uyu muntu tukamwimurira ikigo, tukamujyana i Kigali, kariho afite famiye yifatika, akaba ariho yiga ari n'ahataha tunaturanye. Umwana yarakiri umunyeshuri. Arabinkorera. Amaze kubinkorera turagendana, ari ibintu bikomeye ku buryo ihoni rivuga agahita yishitura. Ariko abashoferi n'abantu bari mu modoka indani nabibabwiye. Tugeze Nyabugogo, bakuru be baza kumureba. Bari batuye Kimisagara, bari batuye mu cyaha hafi, twe dutuye Kimisagara. Noneho biba ngombwa ko ngiyeho ahubwo mbana nawe Kimisagara kugira ngo myumwiteho. Ariko nabo bari bafite ubushobozi, babashaga kungeraho umunsi ku wundi. Biba ngombwa ko ngiye rero ku wa gatanu njya muri gare. Ngiye muri gare. Hagati aho twibutsa abantu ko ya sambu mwamfatanyije mukuru wawe yagurishijwe kandi ubizi ku ibanga ryawe nawe. Nampamagara tuvugana mubwira ibyo ndimo. Ku wa gatanu muhamagaye telefone ntiyayifata. Wa mukuru wawe? Yego. Ubwo aracyarwaje undi kwa data wanyu? Ngiye ari no mu rugo. Aranafite n'ubundi buzima, yagiye no kwiga mu cyafi nta ribi. Arajya hariya ku Muhima akaganira n'abakuru niwe wacuruzaga. Ibintu bigenda nta ribi, nyine atafite ryahungabana ry'umutima. Njye nisubira muri ka kazi kanjye n'umujama wanjye nyitura iki Daniel, tujyana Nyabugogo niwe twabanaga. Mpamagara Raferi, nimero icamo ntiyagira ute, ntiyayifata. Navuga ati buriya kubera akunda ibintu byo kujya gusenga, ubu nahuguka aragira ute, arampamagara. Ku wa gatandatu hari umuganda. Kige twakundaga kujya gukupa stade y'i Nyamirambo. None twa twarayikupye mbere tujya gucuruza muri gare, twebwe tutemerewe gufatwa. Ko twabaga ariho dukora twebwe umuganda. Ku wa gatandatu ndamuhamagara wapi? Wa mukuru wawe? Wa mukuru wanjye. Mufitanye gahunda. Navuga nti buriya nahuguka kubicamo azagira ute, azamvugisha. Ariko akaba afite umugabo w'inshuti ye, famiye izi, nanjye ubwanjye nzi, acuruzaga imbaho. Akamutuma ibiribwa i Rusizi kuko bidahenze, akabimuzanira i Kigali. Akabanza akajya mu Gakiriro, akadepoza imbaho, akamuzanira ibicuruzwa bye aho ngaho abivanye i Rusizi. Njyewe rero ku cyumweru ndi muri gare, ngiye kubona mbona Pandagare, nsanze muri gare. Ibiramfasha tibiti ni byiza, amakuru siti ni meza. Ati umuntu bita Buzima Bosco uramuzi? Mvuga ati makarandi, ariko kubera ko ari umuntu wakuriye mu itorero nta kibazo. Ari wa mukuru wawe? Ari wa mukuru wanjye. Reka
nta kibazo yakwiye kunteza ndamwemera nawe ati Buzima Bosco ndamuzi. Taka kanya rero turajya tujyane arandu dushaka ko tujyana. Agatege dukora hano muri gare. Akapolisi niwe bakubwira impamvu gahunda. Nagati ngiye nkorera hano muri gare. Dufite ijwi rya gare. Dufite abayobozi badyuzute batuyobora hano muri gare. Ntago waza kumfata gutya utabwiye abantu igitumye unjyana naho njyanye. Abayobozi baraza. Anshyira ku ruhande. Arambwira ati Buzima Bosco nta cyaha yakoze nta n'ikintu ari gushinjwa, ahubwo turi gukeka ko inzu yimukiyemo ari ishobora kuba ifite ikibazo. Turagira ngo ujye guhamya niba uwo Buzima Bosco ari mukuru wawe cyangwa atari mukuru wawe, nta kindi. Abayobozi baravuga ati niba ari cyo gusa ni mujyane. Ndahaza ati se akorera atakorera akorera Kiruhura. Ngati ntago wari we kuko nye ntago yari yigeze ambwira ko yimutse. Uko byumva neza ubyumva fatanye ituri Daniel hamujamanje uheruka kwitaba Imana uruba wabaga muri Zambia. Turagendana batushyira muri Pandagaye mwari kumwe turi kumwe n'abandi bajama nyine bakeya. Turagiye tugeze aho ngaho tuhasanga ihirigisi. Urukumva yego ipakiye iriho shitingi. Ukubyumva neza ihagazeho uwo mugabo w'igiheke wacuruzaga imbaho wakoranaga na Garafrere. Wamuzaniraga imbaho wamuzaniraga ibiribwa. Curuza imbaho. Mubonye numva nuzuye imbaraga ndavuga nti komera cyane ndamusuhuje. Turazamuka dusanga abantu bakubise abantu benshi buzuye. Ati mukuru wanjye yakoze iki banati yo dore disi ngo barasa. Ndavuga nti wasanga ari zakatazi Kigali bakaba banamwambuye ahubwo nanjye bagashaka kumfatira mu bintu ntazi wenda yantanzeho umugabo. Ndagiye bahita begeza y'abantu sibyo. Begeje y'abantu bambwiye ati nta kintu tugiye kukubwira kuva kuwa gatanu iyi nzu irafunze kandi ni ubucuruzi. Umuntu urimo turamamagara telefone igasoneramo imbere. Turi gukeka ko yaba yarasize telefone mu nzu akagenda ntagaruke. Turi gukeka ko ashobora kuba yaraguye mu nzu. Hane ntago wari we. Ati kitumye tuguhamagara si ukugira ugire icyo udufasha ahubwo no kugira ubu muhamya uko tugiye guca runo rugi ibintu birimo nidusanga hari yaragize ikibazo umenye uburyo ubimanaginga. Nidusanga adahari umenye uburyo ubimanaginga kugeza aje kuko uri muri umunawe. Yego. Uwo mugabo aranshyushya ati niko bimeze wowe byumve kubera ko nyine ari n'inshuti y'umuryango ndabate nta ribi ni mu bikore. Polisi yahise yoherezayo ikibuno cy'imbunda amena ikirahure. Kumva amena ikirahure tubonamo isafuriya nini cyane nini nyine izi safuriya zishobora kugiramo nk'ibiro nka 20 by'ibishyimbo. Barabona Kigali bacuruza za miti z'ibishyimbo iri ku ijanti. Hari uburyo bakora imbabura y'ijanti ukuntu nyine bagashyiraho amakara bagateka. Tubona n'ifunguzo zirimo indani. Ako kanya twumva umwuka utari mwiza ariko nge ndakomeye. Abati Garafrere haba barasunitse n'imbaraga bamaze gufungura barasunika begeza imbere. Kumva begeje imbere tubona uburyo twinjiramo. Jewe sinkubeshye nari nsanzwe mbona abantu bapfuye ariko bashyushye akiva amaraso ari impanuka. Ukubyumva nkabona nyine ni umuntu nzi ariko umuntu umaze iminsi 4 irenga pfuye ntago nari kumenya. Ndebye ndavuga tuyu ntago ari we. Barampatiriza ati niwe naranti no ntago uyu muntu ari we. Umuntu ni munini yarabyimbye nyine mbona ntago ari we. Arambaza ati tubwire ikintu gishobora kuba ari ikimenyetso kuri mukuru wawe. Ikimenyetso ni iki? Kuko urumva yamaze kubyimba ntago ushobora kumenya. Yes. Nanga ntijewe nzi ko ari inzara ebyiri zo ku gikumwe z'ibirenge. Atagira inka yigeze imukandagira nyine kwa kuntu umuntu akama igashingura ikirenge wari ugihagaze nyine yamukuyemo inzara. Nkuyemo amasogisi
mbona ni Bosiko ncika intege, kurira birahagarara, agahinda karamfata, hita ncanganyukirwa. uri kubyumva? Njyewe ncanganyukiwe, uwo mujama Imana ikomeze imutuza heza cyane, nitura iki ahita abibona ko njyewe ubwonko bugize ikibazo. Ahita ahamagara abavandimwe tubana mu mujyi nyine b'inshuti ba hafi, mbabazwa nuko nabo batakiriho. Uwo bita Poko araza amanukana n'abandi, bahageze basanga njye nacanganyukiwe, cyokora basanze uwo mugabo bumva nabo barakomeye, aho kumva umugabo ni umutekinisiye. umugabo umuzaniraga ibicuruzwa mubi cyane, mubi gusa Imana izamuha umutima muzima, inamureme bundi bushya, ntazapfa ameze kuriya kuko yarimbuka. Umugabo amaze kubona ko ngewe nataye ubwenge, uri kubyumva? yego, yanshyize ku ruhande, yamvugisha. uwo muzaniraga ibiribwa, yego, irigisi iraparitse, yamvugisha, ngewe nkumva nyine Bosiko mana, n'ubu ndabyibuka, nkumva agahinda karamfashe ka Bosiko. njye ntabwo nababajwe. Birarangira ahita arakira Diro, umupolisi Imana izamumurisha ntamenye izina rye, akina Diro ahamagaza isanduku. uwo mugabo wari uzanye ibiribwa ahamagaza isanduku, ahita apfukuza imva i Nyamirambo. yo gushaka guhita mushyinguza. Njye sindatekana, mu gihe wowe sindanabwira mama, sindanabwira data, sindahamagara umuvandimwe n'umwe babwire ko Bosiko byarangiye, cyane ko ataranarwaye. sha mpura n'ikibazo gikomeye. Umupolisi arambwira ati va muri ibyo uri kwikora, dore gutya ndi kubona wowe wamaze kugambanirwa, menya ko uri mu mujyi, ibi bintu bya mukuru wawe gutya ugiye kubibura nabibonye. umupolisi ukurabura, wowe b'amaso, komera b'umugabo, uyu muntu umujyane muri morgue, azashyingurwe, umuryango ugize ute uhari. wanabimenya ubwo n'umuryango nturamenya ukuntu ibintu bimeze, ari naho hamviriyemo igikomere gikomeye. umuntu ashaka kumushyinguza, wa mushoferi ashaka kujya gushyinguza mukuru wawe. Ntabwo yari umushoferi, we yaracuruzaga, ntabwo yazitwaraga, we yaracuruzaga imbaho, akamuzana n'ibiribwa. isanduku birahageze, dutanga ibihumbi ndabyibuka 30. hariya Kiruhura haba hari abakarani nk'uko babasanga harakubadive benshi pe, tubaha 30 ngo batwambikire umuvandimwe. biranga barayadusubiza. njyewe ntitura iki, onya kwigendera, we na Samu Poko bombi barapfuye, n'undi bita Manasi na Yosefu w'Igiheke wari umumotari, turwana nawe, tumushyira mu isanduku. vandimwe nabona ukuntu angana, natekereza ishyaka yandwaniye, kandi ubwo urumva apfuye atakubwiye byinshi, habe na kimwe, nta na kimwe akubwiye, ntamvugishije, ambwira ngo amafaranga bimeze gutya, ibyo si nabyo ndi kureba, ntabwo byikora muri ako kanya, si byo ndi kureba. noneho mpamagara umuntu landirodi, ndangaya nti nagize ibyago, mukuru wanjye yapfuye. Ati wuhe wa undi wazanye hano urwaye? ndangaya nti hoya mfite undi ucuruza. none bibaye ngombwa ko njya kumushyira muri morgue. arangaya ati none se niba umuntu yapfuye wamuzanye mu rugo, habwira ubuyobozi ko umuntu muzanye yagize ikibazo, kuko yumvaga ko ari impanuka, noneho mu gitondo bakazajya kugira ute kumushyingura udakonsomye andi mafaranga. numva ibyo bintu nibyo. ariko noneho uwo mugabo w'umugome w'umwicanyi aravuga ngo wowe genda utegura hano dushyira iki umuntu, kuko namuhamagaraga turi kumwe, njye ntazi haba ari kari uri kugambana. ati genda utegura hano mushyira, natwe turaza n'imodoka. abamotari bari bantabaye kuko
Kigali yo ni abashuri abizi gusa. Ahise banshyira kuri moto turirukanka njya gutegura ahantu nabaga mu nzu ya chambrette. Ntegura ahantu mushyira aranga ati uramushyira muri chambrette yawe none abantu bagutabara abandi ndabaha izindi nzu zitari zifite abapangayi bazibemo. Ngenda sasa bisanzwe negezayo nyine matera nkurura tapi kugira nze kubona ahantu kiriki umuvandimwe. Aho kumbe umujama we yamaze gutegura guhita ajya gushyingura. Samu baramuhamagara wowe nyakwigendera bitapoku baramubwira nti ubu bose ko bagiye kumushyingura i Nyamirambo imodoka igeze ya ubwo ngubwo ibyo byose nyine maze kubitegura ndi kumwe na Samu mu rugo. Samu baramuhamagaye ati bwira Enoch ko mukuru we gutya aka kanya imodoka igeze kuri Zaga Night. Ni ahantu nyine ituma kugana kuri Mesodogene urenze kuri Electrogaz. Ati kandi bafite gahunda yo guhita bajya kugira ute kumushyingura. Ntabwo umuntu ugiye kujya kumushyinguza nta n'ikintu ashinzwe mu muryango. Nta n'ikintu wenda sibye ubushuti bari bafitanye nabwo wenda buri ku kinyoma twamenye nyuma no kujya mugemurira amafu no ibintu nk'ibyo ngibyo. Nta kindi kintu gifatika mu muryango yari kuza gusobanura sibyo kunshyira. Urumva hari impamvu ituma ashaka gutamushyinguza igitaraganya nini cyane nza no kubabwira. Yego uwo Garafrere Samu ntago yegeze abimbwira ngewe. Ahubwo nabonye afata moto atana kaske amanuka yirukanka katabara. Kuko abaramuhamagaye na moto yirukanka cyane. Kaske yisize mu rugo ayambaye yiwe gusa. Nibaza ibintu bibaye biranyobera. Ngo ntagakubwiye ntagambwiye ngihita mfata indi moto ndamukurikira. Nkigera kuri station ya Kimisagara ukimara kurenga ku murenge nyine kuri station ihari mana yanjye sanga ari intambara iteye ubwoba. Samu yafunze umuhanda. Uwihirigisi we yapatanya. Uwamuhaye akazi arakumbwira ati dukomeze. Nkihagera nibaza ibintu byabaye. Samu ati wowe ujya gushyinguza umuntu nkande nturi umuvandimwe we nturi se nturi nyina nturi nta n'ikintu na kimwe nta n'isano na rimwe mufitanye. Wowe ujya gushyingura umuntu wacu nkande hita mubaza ati ninde ugiye kumushyinguza. Kwa kundi abantu bayisaba kubitabuzura n'abamotari urabizi ukuntu bahurura na Samu basanzwe bamuza ari umuntu wo muri quartier. Abaza umushoferi ati wowe uri kwiba umurambo nkande. Samu ahita mukurura amukura kuri vola. Imodoka isubira inyuma ndabyibuka yagonze kuri international ku modoka zitwaga gutyo. Ahita yisimbukiramo ko yarazi imodoka. Ahita yizinga azamuka hehe Kimisagara. Umumotari warunzanye asiga moto muri station antwara kuri ya yindi ya Samu. Wa mugabo asigarana n'umushoferi nabo batega moto. Ubwo mugabo arebye ute? Ubwo nyine arakiri kwidefanda nacanganyukiwe ngo kandi ngomba ngo kumfasha ngagashinguza ngo uwo muntu ngo tutaza kubihomberamo ngo baduciye nkamande n'ibiki. Tugeze hahandi tugomba kuba kwicumbi ngomba kuba ntuye. Androd ati byagenze ute? Ati nyine nari nsanze bagiye kumushyinguza ariko akaba atarazi ko uwo muntu amaze iminsi 3-4 gutyo apfuye. Akaba yarazi ko ari impanuka nyine. Arambwira ati none se ko mbona umuntu atameze neza amaze igihe kingana iki apfuye. Afite impumuro itari nziza atamaze iminsi 3 cyangwa 4. Yahise amanuka n'imodoka ye ajya kugura parufe zishinzwe guterwa ku mirambo. Araza aratera cyane amawudi yari umuyisilamu bafite ibintu byo mu bavu mwiza ukuntu arabicana. Ubwo ngewe nacanganyukiwe sinzi yondi muzi cyo gukora babahamagaye abandi ariko mu rugo bari kumpamagara nge sinzi yondi nyine nacanganya uzi umuntu wahamutse. Mama arampamagara ndamubwira nti boss ko byarangiye. Mama ararira mama antera kongera nanjye kubabara abwira abavandimwe ninjoro rero. Ubwo sinabwiye abantu kishe Bosco. Bosco nimbabura yagize ute yamwishe. Nta muntu wagize ute wamwishe.
ubwo muri kwa kundi basanze ingunguru y'amakara y'intuza y'ibishyimbo iri ku mbabura. ubwo imbabura ushobora kuba yararyamye. we ni ukuvuga ngo yashyizeho ibishyimbo, amaze gushyiraho ibishyimbo arakinga, amaze gukinga ayihengekaho nyine ngo aryame. Yambabura rero kuri ya nzu z'amabotike ziba zidafite n'amakositara, zidafite n'iki, zinjize umwuka, iza kumwangiza nyine, imbabura iramwica. Imwishe njye ngomeza numva nimero y'icamo, nkajya numva nyine one day nahuguka tuzagira ute, tuzabonana. Wa mugabo ntiyigeze ndeka, amaze kugeza umubiri wa mukuru wanjye mu rugo, ku gahinda gakomeye, ku bibazo ndafitiye ibisubizo, nta muntu uzi ibyanjye nawe. Twabiganiriye ukuri k'umukristo turi babiri, wowe na Sam, njye na Poko nako na Bosco, nta wundi muntu twari twabivuganye. Ibyo kugurisha isambu no, nta umuntu n'umwe wari ubizi. Kugura moto mu rugo ubwo bazinduka batega ya nijoro, bageze i Kigali saa 11. Wa mugabo arambwira ati se, bamubonye kuri umurambo, arambwira ati se nta mafaranga ufite? ubwo urumva yarafitemo inyungu, ari byo ushobora gusanga yarafitemo inyungu. Ndanabibabwira, ntabwo ndi bubihishe kuko byarambabaje. Yego. Aranyinjirira arambaza ati nta mafaranga ufite? Ko njyewe boro nazanye itaragurishwa, kubona hari n'andi mafaranga turi buze kuvuganaho agomba kukugarukira, ariko niba ari amafaranga ufite yo gutegura ikiriyo, tukareba ahantu dufata sare, ahantu tatazatunyuzamo ijisho. Njya kuri banki bita Dutera Imbere, bikoze 450. Ndabimuhereza nk'umuntu ugomba kumanaginga, kandi nkabona ni umuntu mukuru, nabo inje yaranganirizaga n'ururimi rwe, nkumva nshobora kuba ko uwo muntu umugumanye mu buryo butari bwo, kandi we yarafite uburyo azabisobanurira iki umuryango. Ndongera ndamwizera, muha bya 450. Kuri kosa uramwizera. Sam arambwira ati kuba uyu muntu ari n'umukire akaba nakomeye, ushobora kumuhana n'5, nyamara agakoresha na miliyoni irenga. Aragenda afashe sare, tuzakiramo abantu, agura n'ibinyobwa kuri ya mafaranga yanjye. Igihe cyo kuza gushyingura kiragera. Yewe ndamubwira nti noneho tujye aho yari atuye. Ahubwo ntabwo mwigize mugira amakenga, avuga ati umuntu ushaka kudufasha gutya, yari afite ururimi nyine ruteye ubwoba. Tugende turebe ko tubona alubumu, dukuramo ifoto yo kujya gukoresha nyine mu gihe cyo guherekeza. Aho kumbi no kugira Imana impishurire ibintu neza. Muri alubumu dushaka alubumu mu bitabo bye byose yari afite, turabibura, ahubwo hita ngo kudutabo tubiri twa banki. Kamwe karabikuje 4,400,000 ku itariki zisa nkaho hari nko kuwa 4, akandi karabikuje 1,950,000. Uri kubyumva? Ayo mafaranga yarabikujwe mbere y'uko apfa. Agatabo dushyira mu mufuka. Hanga ati siri kwirirwa utwo dutabo tujyana abantu natwo ntaribi. Dushyira mu mufuka, ndagira ute natujyana. Ubwo nsimbuza ifoto, njya gukoresha iyo ku gatabo. Nyine mu mujyi bari bagomeza bambwira ngo birashoboka ko bayikora, njyayo ntibyanakunda. Ariko noneho njye ninjoro ndyamye, abantu bansuye bamwe na bamwe nyine bo mu muryango, uwo nakodeshaga bahaye ahantu baryama, ninjoro nko mu masaa 9, kuko nari maze kuvugana no mu rugo, bambwira ko bafashe imodoka baje. Urumva? Bava Rusizi bazi Kigali. Nibwo numvishe iserekeri inyeganyega. Urumva? Kwa kundi ushobora kumva yigize nka yikubye ukuntu. Ndyamanye n'undi mujama umwe nyine unyituriki wanjye wigendeye nawe. Mu nzu harimo umwuka nyine udasanzwe, ariko numva ntagomba kumuva imbere. Numva isanduku irinyeganyeje. Ndavuga nti arazutse se? Nkangura nyituriki, nawe arabyumva. Noneho aho kumbi we ari gutuga zaki
za mbaho ziba zifunze arenda guturika. Tukimara gukuraho umufuniko ku ruhande ahita araturika. Ibyo bintu byarambabaje bro, byarankomerekeje, umva birambabaza, sinabona uburyo njye mbigusobanurira. Njyewe ndi kugira ngo wenda urumva nibwo bwa mbere nyine mbonye umuntu upfa umaze igihe tu, ndavuga nti uko byagenda kose arazutse se bigenze gute? Dufunguye umufuniko inzu yose urumva ukuntu byahise bigenda. Dutera amaparufe biranga, dutera amaparufe biranga, birangira Landlord yaduhaye shitingi tumuzingiramo muri iryo joro. Mama araza, urumva nikubagaho n'iki, ashaka kureba ku mwana we, amarira ari menshi, kuraho ya shitingi bongera kujya kureba mana umuntu yashwanyutse. Bosco watureze, Bosco wabanye natwe, Bosco warwanye intambara z'iterambere kugira tubeho, apfa atavuze, apfa ntacyo na kimwe avuze, abe na kimwe. Ndabyakira mu buryo bukomeye, tujya gushyingura. Ubwo mba ncaguranya, tugiye gushyingura, uribuka ko bavuga ngo umuntu ushobora kuba afitanye ikibazo na nyakwigendera abikivuge, niba ari uwo nyakwigendera afite idene cyangwa urimufite yarigaragaza. Habonetse korali iravuga ati twaba dufite sentiye, dufite na gitari. Ntitwari tuzi ko yitabye Imana, ariko ibyo bintu tuzabishyikiriza iki? Umuryango. Wa mugabo ashyira urutoki hejuru, wa wundi w'ikirura aravuga ati ibibazo mfitanye na Bosco ntabwo ari byo kuvugira ku irimbi, ariko ari ibibazo dufitanye ngomba kuza kuganiriza iki? Umuryango. Njye nahise niyumvamo ko hari amafaranga mufite, ariko ari mu zindi nzira ashobora gusobanurira umuryango ko atarayabona, ariko twebwe tukabyumva nk'umuntu tuzi ko basanzwe bakorana. Urumva cyane ko nabonye ko mbere y'uko apfa hari miliyoni zari zabikujwe, kandi njyewe mbere y'uko apfa nako mbere y'uko menya ko yapfuye hari hirigisi yari iparitse imuzaniye ibintu, numvaga ko hari business nyine ifatika bari kugira ute, bari gukorana. Urumva njye sinari kwatura mvuge ngo mukuru wanjye afite ideni. Urumva naravugaga nti ndaza kubiganiriza umuryango wonyine, niho tuza kubinyurizamo. Icya mbere afite botike, ndi bure mu idene amfite. Afite botike i Kigali, afite igiheke, afite inzu igiheke yuzuye nini, ntabwo iri buze kuburamo amafaranga yanjye nagize ute akonsomye, cyangwa amafaranga yanjye ryashyamba. Turatashye, turi mu kagoroba k'umuryango, ubwo kwiyakira byarangiye. Wa mugabo araza ati rero inyandiko, azana n'inyandiko, inyandiko pe, ati Bosco aho yakoreraga byaranze. Bimaze kwanga birangira njyewe nawe, urumva njyewe nawe duteranije iyi botike, ariko igishoro yari afite kimubana gike, biba ngombwa ko njyewe mpafata nkanamukoresha, we nkazaba nzamuremera igihe runaka, nawe agafonda ubuzima. Ubu Bosco yankoreraga, kubyumva ko Bosco yamukoreraga. Bosco yarahombye, arangije aramwimura, amuzanaga amushyira mu bye. Papa rero ni umuntu utajya ukomeza ibintu ku bintu yabuzeho umuntu we, kumubwira ibintu by'ibindi bintu, arambwira nti ibyo nta kibazo. Njye sindabona icyo kuvuga njyewe ubwanjye. Ubwo twashyinguye, ubwo turanacanye nyine, ubwo ngubwo kusibuka ni hehe? I Rusizi. Mu Rugati
ntabwo usigara i Kigali, icyo turakomezanya, cyakora urumva, turakomezanya. Bambwiraga mpave burundu, bambwira ati turakomezanya, nawe ufite uburyo ki uzaganiriza umuryango ukuntu ibintu byagenze, noneho tunasibuke baguhe inkuracyobo, ko nari namushyinguye. Turamanutse tugeze i Rusizi, bakambaza ukuntu ibintu byagenze, nkabibabwira, ariko tuzanire ku mazi. ya saha nyine yo mu masaha 9, buri gihe ubwonko burya ni ikintu gikomeye, buri gihe ya saha yagera nkajya muri koma. Ya saha saa 9 wabonyeho mukuru wa Turika. Nkajya muri koma, ariko nkajya muri koma yanjye peke, ariko ku bandi bantu nge ndi kuvuga cyane. Bosco nsizute amagambo menshi, nkazirikwa, nkavunagurikira bikomeye cyane, kuko nakoreshaga imbaraga nyinshi kandi nziritse, mfashwe bimbaho karande. Ubwo aho nkangukiye mu rugo bakambaza ibintu byoroheje kugira tutinjira muri cya kibazo, nongere ngwe muri kesi nk'iyo ngiyo. Tugeze kuri cya gihe cy'inzu kujya gutanga kumpa inkuracyobo, reka tambuka, uri kubyumva, kujya kumpa inkuracyobo, aho kumva ideni. Bosco ntabwo yari mukuru wanjye, uri kubyumva neza. Bosco ntabwo yaje yani gute atari mukuru wawe, twatangira mukuru wawe. Ngiye ibintu nabonye mu buzima, nta kindi kintu kizambabaza nkabyo. Bosco kumbi ntabwo twavuganaga. Bosco ubimenya ubwo mu gihe ajya guhura cyo tugiye guhabwa inkuracyobo. Bosco ni ukuvuga ngo mama yaramutahanye, amutahana, ashingirwa amufite ariko atamubyara, uri kumva, ari umwana wa mukuru we. Abyara umwana wa mbere ahari kugeza ku mbyaro ya 10. Bosco agihari, data mu 8, umuntu ukuze azubake, biba ngombwa ko aho yamuhaye hatanga, akubaka nyine ahantu hagezweho, nyine ari mukuru wacu. Noneho umuryango ubyara Bosco ukaba waramwanze, nyine utanamwemera. Ubu yaramaze imyaka 45 ataranashaka, 45 ngenda byibuka. Uwo munsi nibwo bamwemeye. Umunsi atashye, uwo munsi yamaze kugira ute kwitahira. Biba intambara, biba ngombwa ko ahubwo na bya bindi dusa nkaho bigiye kurwanirwamo harimo undi muntu wateguye. Aravuga ati rero nubwo mwaramuje guha no muntu inkuracyobo, uyu muntu yaramfitiye idene ya 2,500,000. undi muntu wundi se? Yego. Ubwo ya botike iragiye, wa muntu arayijyanye. Ariko wa muntu wo kuri botike tena akaba umuhamya, wa wundi w'inzu. Umva tarakagambane, banza ubyumve neza. Amaze kuba umuhamya w'inzu, hazamo n'abandi nyine bashya bemeza ko iyo nzu uwo muntu yayimuhayemo ingwate. Hagati nimuyigurishe ariko mumpe amafaranga yanjye. Yanzu rero muri za 2014, inzu yo ku muhanda ahantu mu cyaro, igihe cye ku muhanda yego, ariko itagura ayo mafaranga. Biba ngombwa akayifatira. Uri kubyumva? Botike iragiye, inzu iragiye. Yego. Ubwo inzu yajyanye n'undi muntu mushyashya, ariko afite umuhamya wa wundi wamutwaye botike. Yego. Yego. Inzu iragenda. Papa ati ndumva ntari. Ati cyakoze hano ku nani ndumva ariho, niba warafatiriye inzu ntabwo wafatiriye pariseri yose ariviye. Bataha ahantu niho mpamura umuntu we. Aravuga ati ndahamugurira 200,000 kugira ibibazo bigira ute birangire. Akimara kuvuga ku mafaranga, abo bavandimwe be bategeze bamenyekana, bayasamiye hejuru. Twe bazungura, nimba ibyo ngibyo bitari biri mu ngwate, twe tuyajyana. Njye sindavuga cya kibazo. Ndabona aho gihera, ndabona hano ngize ute ngihera.
noneho akaba yarafite n'indi botike yacuruzaga mbere y'uko ajya i Kigali, nyine yanga guhita atanga iseta ayisigamo undi muntu. bwasigaranye butike ya hano igihe cye nayo ati ngewe ajya kugenda twararangizanije. ubwo ari umukozi yari yasizemo. Yego, binazwe ari n'uwo muri famiye. Avuga ko iyo yayitsindiye baguriranye byarangiye. Tugaruka mu muryango. ibintu biri kugenda biribwa n'abantu yagiye agirira neza. Ubwo njyewe ibyo byose biri kuba nagaruwe mu maboko ntazi iyo ndi, acanganyukiwe, ndi muri koma nyine mvuga amagambo menshi ntabasha gusubiramo. Tugarutse mu muryango, abandi ibintu nimbibwira. ubwo kugira ngo babyumve neza, iyo telefone yigira kugira ngo tubyumve neza, wa muntu yahise avuga ko botike, ubwo botike i Kigali iragiye, inzu yari afite iragiye, botike yari afite nawe wari ifite ngo yarayitsindiye ngo yarayimuguriye ibintu nk'ibyo ngiye. abavandimwe abahoze ari abavandimwe be bamwihakanye imyaka 45 bamwemera apfuye, barashaka byombi 200. nabyo barabijyana tu. Ariko ibyo nta nubwo byari birenze kurenza umuvandimwe njye nari mbuze. So ubwo ngubwo biza kuba ngombwa ko mbura uburyo mvuga ibyo bintu mu muryango, bitewe n'ukuntu nabonaga nyine Mary nawe ameze. Mary kubyakira nawe byari ibintu bikomeye, navaga koma yijya, nyine ari ibintu biteye ubwoba muri famiye. Navuga nti ntararenga n'ubundi ntabwo ndi bumugarure, kasubira i Kigali. Nsubira i Kigali ibyo bintu ntabivuze, ariko ya saha igomeza kuba koronike. saa 9 nkagwa koma ngataka nkagira ute, biza kuba ibintu bikomeye bimviramo nyine gucanganyukirwa. Biba ngombwa ko njya no kwa muganga. Nivurije muri Congo, gihungabana biranga. Uracyabitse ibanga cyane. Nta kintu aravuga ku bijyanye nawe. Ndavuga ku byerekeye n'isambu. Biza kuba ngombwa ko njye mpura n'ikibazo cy'ubwo burwayi. Namaze imyaka yanjye kuva icyo gihe, kuva mvutse kugeza 2014 ntacyo byabwenge nigeze nkoresha. N'icyo gihe nabaga gutyo ntabyo negeze ngira ute nkoresha. Ahubwo naje kwisanga mu bibazo narabayeho ndakwiye kuba we, nkumbuyeho nari bigenze gute. Ngiye abantu bo muri famiye z'i Kigali bahamagaraga mu rugo bakababwira ngo ibyo bintu byose bifitemo iki uruhare. Byose bya mukuru ari kugenda bibura. Ibyo bintu byose byabuze, ni ibintu nateguye, ni ibintu nari nziho. Mana we birancanganyucisha, noneho mba trauma irenze. Umuvandimwe twabanaga akabona uburyo nabaye, naratakaje ibiro, nta cyizere nkigirira, narapfapfanye. Birangira avuze ati rero uyu mwana azapfa. By'ukuri uyu mwana byanze bikunze tuzajya mu kazi dusange yiyahuye. Buriya Imana itaragukuraho amaboko nta kintu ushobora kuba. Njye nahamagaye abafamiye ndabaza nti se muheraho muvuga ko njyewe mfite nosiyo cyangwa uruhari muri ibi bintu. Ati sinibaza uburyo runaka yafata inzu akayitwara, agafata botike akayitwara, wahageze kandi uratubwiye ko ihirigisi koko wayibonye n'ibiki. Numva birancanze ndamuhamagara. Ndabwira nti kamuryango umereye nabi, uvuga ko ibi bintu wabitwaye mu buryo butari bwo, uvugishije ukuri kw'Imana. Yaranasengaga sinzi ibyo yarashinzwe amatorero. Uyu muntu koko mwari muteranije? Ati nkurikije umubabaro wahuye nawe. Wibariza umuntu wa Helix. Yego. Yatumaga. Nkurikije umubabaro wahuye nawe. No kuntu numva. Kandi ubwo amafaranga okay nta kibazo komeza. Nkurikije umubabaro wahuye nawe.
n'ukuntu umuryango wakwikomye n'agahinda nkubonana nagakwiye kuguha akazi urumva ukaza ugacuruza muri ino botike yahoze ari iya mukuru wawe ariko akubwira ariko ihungabana nkubonana ntabwo waryama ahantu yaryamye uryama ahantu wamubyukije ari umurambo ngo nawe ubure guhita upfa shaka ahantu ku nkengero z'umujyi ugenda uhakodesha inzu twimuriremo biriya bintu ugirire icyizere nk'icyo nagiriye mukuru wawe. Mbikubise umushoferi twari turi kumwe muri gare ngicuruza ibinyamakuru ahangaha ati mu Bugesera ari ahantu haryoshye hari inzu wakoreramo ibintu bikagenda amalifuti tujyana mu Bugesera ndahafotoye ndamwereza kuri WhatsApp ahangaha atanu ni heza hishyure nanjye ubwo igisigaye no gupakiza imodoka nkazana ibicuruzwa ugakora ahantu banca 60,000 mpishyura amezi 4 240 ku mafaranga yawe ku mafaranga yanjye. Wa muntu namuhamagaye ati hano nayishyuye timugirane resi yuko wishyuye ayo mezi nanjye ku wa 5 nzaza marebe nzane n'ibikoresho. Ku wa 5 musanga mu Gakinjiro tubimeze gute ati imodoka nari mfite iri kubura 50,000 urumva ngingereho nari nkiri gushaka umuntu yanshakira cyeka niba uyafite gasiga nyishyuye tugahita dukomezanya ya 50 ndayabikuza kuri mobile money ndayamuha. Arambwira ati noneho reka ndebe umushoferi mwishyure noneho duhite dutega akamodoka aho ngaho akamotoka tugeze Nyabugogo dufata imodoka itugeza Bugesera. Wa muntu pyo mba ndamubuze utega moto ukomeziye nawe ukomeziye nawe ameje kumushakisha ndamubura we arampamagara kuri telefone ambwira ko baba gushaka kumumwamwanya imbahoze yarari gupakurura abona atazivaho ko yampamagaye yahuze namuhamagaye yahuze ko tuzajyayo muri wike mu kuwa mbere iminsi ara 10 inzu narayishyuye ifunguzo ndufite i Kigali ukwezi kwa mbere kurashize wa muntu ntajya kureba inzu. Noneho ari umugabo bita Claude wikarora w'inshuti ye yanjye nanjye turi kiwigendeye yarafite akabari Kimironko tujyayo nyine kumusura ambwira mbaza ukuntu ibintu byagenze ndamutekerereza ngira no kumubabaro nahuye nawo umuryango ngira no kuntu nishinze uwo muntu akaba atajyayo anshyira muri Vigo ye tujya kureba yanzu mu Bugesera tuhageze ahantu hahita hakunda ahakunze akaba yarari no gushaka kwimura akabari kike ka Kimironko adafite ahantu ahita akimurira ahita ahitamo kwimurira aho nafashe ansubiza amafaranga yanjye na kwa kwezi nahombye arakunsubiza avugana na nyiri inzu mu Bugesera ahantu bita kwa Ruzirabwoba hafi na gare hafi na Kojadi ahishyura umwaka wose shyiramo amakara ashyiramo ibintu byose ashyiramo n'amashambure adushingira akabari nge none turi iki angati wibugumya ushyira n'ubwenge kugiye nahura n'icyo kibazo umuvandimwe bikamucana umuntu aranyegera ati nukutanywa ku nzoga ngo ku nzoga we wirengagiza ibibazo wagiye ugira ute uhura nabyo. Uwo munsi nyinywa pe narasinziriye burinda bucya yashoka ntiyagaruka nta minyururu nambaye nirundurira mu businzi mu biyobyabwenge numva nyine mu muryango never za kuzanywa agacupa nyine mbwiza mu rugo kuri kwa kuntu nyine wumva ngo ufite akanyabugabo ndaga nti buriya n'isambu nge narayigurishije nyigurisha na mukuru wanjye akiriho ariko amafaranga ntawe yampaye babwira zukuri kuntu ibintu byose byagenze mu rugo ahubwo bahita basara tibibaho se ahubwo se wahera he uvuga ko nabiriye bindi utari ubizi tarufitemo uruhare ati cyerekeye isambu cyo kibagirwe ibyo byo ntibishoboka ati ni gute bidashoboka ati uwayiguze sinsinye uwayiguze ntusinye uwayiguze nge ndiso nkurera wowe yayihombye ndavuga nti ngewe mpagaze ku maguru yanjye abiri n'ikiganiro nagiranye na mukuru wanjye ambwira ko agiye kugurisha nanjye nkamubwira ko agurisha akambwira ko agurishije nanjye nkambwira ati fata amafaranga ntabwo njya guhagarara imbere y'umuntu waguze mvuga ngo ntabyo nzi
ntabizi. Uravuga ati kuva nonaha kugera ikindi gihe cyose kizaza ibi bintu wari ubizi. Ubwo ngubwo rero ibintu wakoze bizakugireho ingaruka nyine. Uzi umubyeyi ubabaye anyaturiraho ibintu nyine biteye ubwoba. Numva njyewe ndacyanganyukiwe ariko umutima wanjye nta rubanza ncira. Ba muri ubwo buzima bwo kumva ko ndi njyenyine, bwo kumva ko nta muntu wundi ngomba kugira ute kwizera. Niba mu muryango ubashije kumfata gutyo n'abandi bantu gutyo, ndavuga nti okay, mbayeho mu ubwo buzima bwa njyenyine. Igihe kiza kugera nyine ako kabari ndakareka, nza mu muhanda. Urukumva buriya rugiye umuntu afata icyemezo gitewe n'ibibazo ahuye nabyo no kuba ntawe umwegera ngo amwumvishe ko ibyo bintu bibaho, wakumva ari mu yindi si itabaho, agatangira kubaho nk'umuntu utabaho. Yego, naguye mu gacu k'abantu badashaka nabo kubaho nk'uko abandi bantu babaho. bafite isi yabo kandi ari abamotari. duhita tubana mu buryo bw'ububandi. uvuye mu kabari winjiye mu kumotari. Yes, ndabandi nishaka imodoka izanyice n'ubundi narapfuye. aravuga ati noneho mbaguyemo nyine mbateye story ukuntu ubuzima bwagenze, bambwira uburyo bavutse nabo ntibamenya ababyeyi babo, bagakurira ku muhanda, akaba atazi nyina, ariko nkagira ubuntu nkabona perimi. Ati gutya nanjye nta muntu n'umwe njya numva ngomba kugirira impuhwe. Izo mama atangiriye, data atangiriye, duhuriye mu kibazo, leta niyo ibyivangamo nyine ikandusha imbaraga, ariko wowe ntibishoboka. Ubwo dufata moto akaroba, urumva ku manywa tukayiha umuntu, nijoro tukajya kwiba, kwinjira mu buzima butabaho nyine. Hari uburyo wowe umotara ushobora kwibaza ati se abamotari babiri bamotara gute kuri moto imwe, atari ukurobeshanya bombi bari kuri moto kandi bakeneye abagenzi. Ni ukuvuga ngo ikintu habagaho gushamuza, tambukana igikapu gutya, umuntu ari kuri moto inyuma agashamuza, aho usanzemo amafaranga, aho usanzemo inkweto, aho usanzemo pampa. Ba muri ubwo buzima, ariko nakitekereza nyuma y'ibyo bintu nkumva nabaye umuntu ndashaka kuba we, ariko noneho ndafite uburyo nshobora kuba wa wundi wa mbere, ndafite igaruriro. Bamwe barabafata babajyana Igikondo, babavanayo babajyana Iwawa, njye sinafatwa. Mba muri ibyo bintu by'utubara bariho mpindura mu rugo. Mama nyandikira ibaruwa ikomeye cyane, ayohereza umuntu aje i Kigali arayima, yuzuyemo agahinda, umubabaro w'ukuntu anyumva, amateka anyumvaho, ibyo yaranyitezeho, ubutwari yashoboraga kumbonamo, ishyaka yambonagamo, uburyo mbaye ikigwari. Anyandikira ibaruwa nuko ntabyiteguye, urupapuro rwose rwa double imbere n'inyuma. Njya muri koma nisanga Kibagabaga. Kimara gusoma ibaruwa, nkimara gusoma ibaruwa nazabiranijwe n'agahinda n'umubabaro, nkurura mama, numva mbaye undi muntu nyine. Agahinda karamfata, nisanga mu bitaro Kibagabaga. Mama tuza kuvugana, mubwiza ukuri kose kudafite ikintu kwihisha inyuma. Mama aranyumva, yego, anyumvishe bimera nk'ahampaye umuti. kuvuga kwa kabiri arambwira ati kuko uvugishije ukuri nk'umwana wanjye nibyariye, nkakurubana mu nda amezi 9, nkakurera kugeza ubaye umugabo, ibyo bintu ntabyo uzi. Ndarahira ndamubwiza ukuri. Mama ararira kuri telefone, arambwira ati mbabarira, ushaka bucyo kijo uzaza tuvugana. Ati gutya tuvugana, nta tike mfite, ndi Kigali. Ayanyohereza kuri telefone, bukeye ndatega ndataha. Mama nsaba imbabazi, ararira, nanjye mbasaba imbabazi. Uri kubyumva, dusa nk'abagiye mu buzima bundi bushya, ariko njyewe ubuzima mbasizemo njye ntabwo mfite. Sindi buhite mba wa muntu nariwe kera. Nsubira i Kigali, ariko yanjye so n'ubundi sinayireka. Uri kubyumva? Yego. Igihe kimwe ndabyibuka, twari tumaze gukora amakosa ahantu nyine dushamuje ngo muri kundi y'abasirikare. Ndaryama, urumva nyine ndyama nk'uwihisha,
abari bankurikiye njye twaryanye umuzigo nyine twibye noneho tugwa mu bandi nabo bari bari kwiba bararabura barufitana amaranka nabo bashaka guhita batwaka bya bindi twagize ute twibye njye ngenda nitsimba ku kagugu abasirikare bari nk'ariya ndicara kwa masera noneho wa undi nawe atinya kwambuka ngo abazemo noneho njye mfatwa n'ibitotsi kubera ko nari nanasinze twari mu rukerera imodoka iza kubafata mu masaa 11 isanga n'ubundi ndacyasinziriye nabo banga kuhansiga bankubita mu modoka nisanga ndi Kami bwo ni mu kigo cyabo nyine cya gisirikare gitondo nyine maze gushyiramo inzoga ugumba ncaguranije baravuga ati ngaho ngo nutwereke bya ndo bazovuga uyize bavuga ko umusirikare ukomeye nyine urabizi uburyo bakuganiriza nyine bura n'abantu beza cyane bagushyira muri mu dutarurimo bagushyira mu tuntu kugira bumve ko nyine ari n'ikintu biziho koko numva ndacyanganyukiwe nabona abasirikare nkabona ahantu nyine kuri bare hari abakorera imyitozo nkirase ndi kurota ni ibyanyabyo nanga ati tambuka woge agiye ahantu ari shitingi nitera amazi bankubita ibiryo byuzakabase bura nicyo cyano cya mbere bagira ibiryo ndabiriye biranga nyine umuntu warabusinze wumva ari nk'igitaka baranjambaza ati tubwiza ukuri ibintu wazuvuga urabizi agati ngiye icyo kintu nta kintu nzi ndi kwibuka nigeze mvuga wari ufite amafaranga ngaye ntayo nzi wari ufite iki agati ntacyo nzi sibye byangombwa mfite telefone ya BlackBerry tarimo simugadi twari tumaze kwiba mfite n'ibihumbi 19 ariko ibyo sinabyibukaga barambwira ati noneho duhe nimero y'umuntu umwe uzi nanga nimero y'umujama bita Nkurunziza baramuhamagaye ati umuntu witwa gutya na gutya turamuzi ati ndamuzi akora ikintu mu motari atuye hehe atuye kuri Fabana imbere yo kuri Burende aturamuzi ati ndamuzi 100%. Ati none se ko yatubwiye ko ari umusirikare nawe urabizi ko ari umusirikare atubwo yari yasinze tose yasinze ati yasinze nta kintu atavuga birangira bamukubye anga ati rero dore amafaranga wari ufite dore telefone yawe dore byangombwa byawe twabonye bagiye kukwiba batazi ko nanjye ndiki ati twabonye bagiye kukwiba uranasinzira birangira twebwe tugucyuye ariko ntago wasuye imbwa sha reka tugutegere kuzagaruka kugira ute kudusura bafata amafaranga yabo badakoze mu yanjye batega umumotari ambwa ati kuri Burende urahazi ati ndahazi ati gezaho petit frère ubwo nyine barantwaye nzamuka mwiyemeraho uburyo harimo bafande tuvukana ibintu nyine by'ibinyoma agenda ngera hahandi nyine mba baravuga ati nk'ubu koko wageze mu kigo cya gisirikare gute no gupfa ni gutyo uzapfa utazi uburyo upfuye uri kwiyahuza ibiyobyabwenge gute bishoboka bite ariko nkumva nta yindi mudi baho nshobora kuba ndimo nkumva nyuzwe kandi ndi kwibeshya icyizere cyane gitakariza muri ibyo biyobyabwenge ariko noneho nza kuzahura na wa musirikare duhurira ahantu bita kwa Jumapili ndabyibuka Jepoli yari yaje nge naramasuraga naramasuraga nijoro kabyina bakaduha 5,000 nijoro none buretse kato umansuraga abagabo bose baramansura nyine ari uburyo bakora stage usubira mu ndirimbo y'undi muntu urumva uririmba baraperformingaga noneho biza uwo musirikare aza kuhambona araza kumbaza ati si wowe gutya na gutya ati ni njyewe ubona ndi kwikundi nyine twateraniye shisha ari uburyo shisha nyine mugomeza mushyiramo ibindi bintu bya drogue kugira ngo iko bibafate abona uryo ndi kwidroga biramubabaza cyane akira ku ruhande arambwira ati mwana kukiri moto isi cyakugeze ikihebe uzi ko gutya bitewe nyine n'ukuntu twarwaniye hafi no muri club abona umuntu turwanye n'uburyo bigenze n'uburyo birangiye nta n'ikintu nsizemo n'ibiki aravuga ati gutya imbaraga ukoresha ngo witangaho amakuru nta muntu uzaza kugukoreshaho umubiri ngo murarwana azazana intwaro niba ari shoka azahagarara ahantu ukunda gutambuka
kwasi avuga ati nimucakira simukira, ndamukubita ishoka y'ibitugu, amara iminsi nawe agira ute ayivuza, nubiranduka uri no gupfa wagira ngo ugiye kumufata akongeza indi, usanga inkongoro zigukuyemo amaso ziri kukurya n'igihugu kitazakwibuka. Urukumva uzaba intwari y'igihugu, urukumva uri kurwanirira iki? Nyamara mpumuti ariko sinahita nkira, ni kuzana ya baruwa ya mama, ndataha ndaryama urabitekerezaho. Mu gitondo hari umuntu wari waduhaye invitation yari buzakora ubukwe muri weekend, hari nko kuwa gatatu, bitwaga Gapatayo, nabanaga n'umujama witwa Byuma. Ubwo mbwira umuvandimwe nti rero njyewe maze iminsi mpamagarwa n'abantu kandi batari babi, kandi maze igihe kinini ndahamagarwa n'abantu banyifuriza ibintu byiza. Maze igihe mpamagarwa n'abantu bambwira ati tujye mu irigara, tujye gucoma akayorohini kashize, ese ufite agashinge homo, naba naranicagingaga, babyita kwicaginga. Ahambwa nti ngiye ndi kumva nikomye nyine, ndumva ameze nabi, ntago nashyiramo izindi, ndi kumva nashaka drugs. Ariko none niba umuntu amamagara akambwira ati mwana, kuva uri umwana wari uzi guhiga ibiceri, wari uzi guhiga amafaranga, waretse ibyo bintu ukaza tugakora akazi, nkanaguha itangiriro, wambabariye. Mfite umuvandimwe bita Mabura, nawe yayitabye Imana. Arampamagara ambwira ati njyewe nzi ukuntu uzi gushaka amafaranga, perime narayibonye, urabizi ukuntu twayishatse, ngwino nguhe moto inaha, nari ndi gutwara, uyitware mfate tije, noneho wowe urebe ko ubuzima bwino ubushobora, n'ibyo bintu nibijya bivuga ati mwana, njyewe nanjye simba nifuza kuba naba gutya, kubireka byarananiye, mbireka umunsi umwe, uwa kabiri nkaba nabaye. Ahanga ati basi bijye biburi no mu rugo, bye kuburi no mu mujyi ahantu udafite famille, wakihanganya ukagaruka. Anyohereza imibye 50. Ahanga ati mani, sinshaka kuzaza waraca bafuye, ndashaka kuzaza wenda n'ubundi ukiri umunyacyangwe nka mbere, uzace mu isoko gura udupataro nka 2 n'ibiki, uyongoza umanuke. Mfite akagare nagendagaho nyine mu gihe ntari mu kazi, ntafite moto, njya gutata nyine ahantu umuntu yakura umuzigo. Akagare ndakagenda kagurisha 40, mbonye ibihumbi nk'120. Bwira Byuma ati rero njyewe ndi gushaka kuzataha muri iriya weekend, nintaha ubukwe bwa Gapatayo ntabwo nzagaruka i Kigali. Bimubwira ndi kwisohokera, hitangira urwo buntu, mpura n'umutipe bitaga Black avuye Iwawa, twakoranaga, wumvishe ko nacitse intege bitewe nuko bamufunze. Arambwira ati mwana, wowe uracyakora game? Ndacyayikora. Ati nyemeza se, guhita muyishyiramo nyine turacoma, twanywaga itabi. Arambwira ati ariko nubwo ndinyweye njye numva iri ryagakwiye kuba irya nyuma, iyo ntari nywa ariko mbona nka fake. Ariko akubwira ariko wamubwira, ariko wambwira uvuye guhugura ati njyewe iyo nanywa kwira itabi ntabwo nari kukuganiriza, ariko mwana njye ndi kuma mfite agahinda kawe, waretse ibi bintu. Namwe ati Black, wowe wica umuntu nta mikino, urumva mpugura ngo ture ati nukuri pe, nkurikije ubuzima ndi kwiyumvamo, nkaryama ngasinzira nta muntu dufitanye ikibazo, ndumva ndashaka kuzongera gukorogana n'iki n'umuntu. Anga ati ngiye mvuye Iwawa ndacuzwe, kandi uko bancuze ndumva ariko nkwiye kuba. Igihugu niba kiturwanirira ngo tube bazima, nta mpamvu yo kurwana ngo twebwe tuba bagomba gupfa. Ngende kuye ikintu cyitwa ikiyobyabwenge icyo ari cyo cyose, yaba inzoga, yaba itabi, yaba kaci, urumva, yaba boate, yaba beti. Ubu ngubu ngiye gushaka uburyo mbaho ubuzima bwanjye ngenyine, abantu ubwo bazangirira icyizere mbere yuko njye nkibagirira, ngaruke mbe muntu muzima. Ntihamagara bimenye n'undi mujama twakoranaga, abaraje amubwira izo nkuru, arisetsa nyine, we yaratarahinduka ati ibyo ntabwo bibaho, ati ahubwo mwana nabonye bike ya no stop,
niba uyitwara yitware, nanjye niyo mfite ureke buraka we ni umuswa. No stop ni ukuvuga ngo ni moto ufata ku wa kane ukazayigarura ku wa mbere ugataha ukaverisa senkani. Narayitwaye ndayitwara bigeze kwa gatandatu numva ndacotse nza kuryamaho gatoya ndongera ndayitwara ku wa mbere nari mbonye 50 by'abana nanjye mfite nka 30. Ndabahamagara bagati ngewe rero nanjye ndi kumva ngomba guhinduka, ariko by'ukuri umutima wanjye urukumva bikeneye, ariko mu mutwe ntago birakunda. Arambwira ati okay, ubwo ngubwo tutandukane, uwumva kigomba kujya muri kundi yo mu businzi ntazahamagara undi, azajye mu yindi nshya, ubwo ngewe ntazampamagara. Ari Black urukara kandi nawe dusize mu gakino, ariko wagiye wawa bimenya aji Gikondo je sinafungwa, we aza yarakosotse twebwe tutaragira tutarakosoka. Yigumira mu buzima bwe, atangira kusaba ibiraka byo kubumba amatafari. Abantu bakamutinya, ntago bishoboka, afite uburyo ari kugira ngo yiga abantu n'ibiki, ibiraka nyine bikajya bibura, ariko habiboneye akabikora, akiyirirwa mu rugo, nimugoroba akigira ku isantere, nimugoroba akajya kuryama iwabo. Aho bahita bamugirira icyizere bitewe n'ukuntu tangiye gukosoka, bamuha umuryango azajya aryamamo. Ntiyasubira mu ngeso mbi. Ngiye kuwa gatanu hageze, kuwa kane fata ibintu byanjye ndapakira. Urumva ngira bimenya ati ngwino ntware. Rukara ati ntago munsiga, ndashaka kureba koko nibugiye Rusizi. Turamanuka tugera Nyabugogo. Tumaze kugera Nyabugogo ahamagara abandi bajama bari bari mu mbuga ngari, bari bati ngwino musezere kuri Babuja aratashye. Taratashye bakwitaga Babuja. Babazanye icupa rinini rya Nili ry'amazi. No rinini ariko ririmo nyine basitsemo inzoga za warage biki byose. Anambwira ati mwana ngwino ubaye sezera ababire man. Balance tresafo. Rukararanga birangira nyine ngiye imbaraga zinaniye, ndagenda mu mbuga hariya nyine ku mashyirahamwe. Mbuga ngari nyine, iyo bavuga mbuga ngari abantu bo bumva kwa Kabuga, ariko mbuga ngari ubundi ni hariya Maison de Jeune umanutse gatoya hafi yo kuri Yanza na Maison de Jeune nyine na cya hafi y'ibagiro, niho mbuga ngari nyine n'abarara benshi babaga bari. Agenda ndacoma ndavuga nti nderekeye, baramperekeza muri gare nkubitana n'imodoka isohoka. Shoferi aranyongoza mfo tibisi n'ibiki tuwatinze biki n'ibiki baramutuka bikomeye, ninjira mu modoka mbaye nkugiye mu yindi sinjya. Abantu nabo banyiyongoje bantuka bikomeye cyane. Ngo wadutindije. Ngenda ninywera kuki Kakana. Kare cyane mbageze hehe igiheke mu rugo, ahura no muvandimwe Mabura angira kuri moto, manuka ngera mu rugo barishima, ariko nyubusimba ruzi ndi swingi. Mu gitondo nkangutse mbona ndi mu rugo nyine, mbona inzu sinzi ari ibiki, nsohotse mbona mama, numva ndishimyemo. Kuva icyo gihe 2017 ubwo nari maze imyaka 3 nkoresha ibyo biboro. 2017 hita nguma mu rugo, wa mugabo nkamuhamagara, hanga ntibasa amafaranga naguhaye cash mu ntoki nje gushyinguza nyine ni mukuru wanjye, ariko byibuze amwe namuhaye liquide ageze mu 100,000. Hanga ntiwayampaye akanyiyama. Birangira mpamagaye mu byara we, twabanaga nyine mu buryo buzima busanzwe, anyoherezamo senka nanga ati we mubabarire umwihorere ubwo yaraguhemukiye. Birarangira mu rugo nyine bakumva uburyo muhamagara, bigatuma nabo bangarurira icyizere, bakavuga ati kuko niba mwishyuza mu ubwo buryo byanze bikunze umwana twaramurenganije mu gihe cyose yagize ute yabayeho. Ariko nubundi sindikosora, ndazamba mwikamembe motara, ariko nubundi ntarikosora. Mba muri gihe kiwacu nubundi ntarikosora, ariko ndwane iryo shyaka bikanga. Umuntu mwaraza arambwira ati mwana waretse ibi biyobyabwenge ko kuva kera wabasha gukora ukabona amafaranga. Ndamuganiza mwana ntibyaranze, abarambwira atari umuntu waguha umuti. Abanjyanye mu bapfumu, umupfumu mushyira inkoko, mushyira ibintu byose arayarya. Ubwo mba ngira ngo mbwire n'abantu bashobora kuba bizera izindi mbaraga,
ko nta nazo. nazo Umupfumu biranga anyoherezamo mu Bugarama, ku Bugarama biranga anyoherezamo mu Gisakura muri Nyungwe. Kecuru kabaga katuye mu mashyamba ukuntu kankoreraho ubufindo bushoboka bwose, kama n'imiti zakenyereraho, kama n'ibimeze gute. Uwo munsi nibwo nasinze bwa mbere mu mateka yanjye. Ndasinda nkora urugomo nanjye ubwanjye ntazi, baramfunga. Igihe cye ndabyibuka, n'abantu bazabibona barabyibuka. Uwo munsi nibwo nari mvuye kuva gupfumuza, sinda ntaranagera mu rugo, kandi mvuye gusabanga ikizatuma ntongera kunywa inzoga. Ndafungwa ncurugi, urugi ndukuraho gutya. Nafungiwe ku bw'imbaraga z'abadayimoni, ahubwo ngewe izo najyanye za Sekibi hakiyongeramo izindi, ku bw'uko byanze bikunze ibyo bintu nabyo bifite ahandi hantu biva muri sekuru n'ibindi baguhera n'ibiki, bikubitana n'ibyo by'ababi, binduka umusazi. Gitifu nakunze cyane wari uyoboye umurenge wa Giheke, sinabura kumuvuga, yitwa Janvier. Arandeba abona ko ibyo bintu nakoze nabikoreshejwe n'ibiyobyabwenge, nabikoreshejwe n'inzoga, ntiyahita bimpanira. uri kubyumva? hano nakuye umuti, ntabwo yahise ampanira icyo kintu. Byabaye ngombwa akangenderera, aza gukoresha inama mu mudugudu, ariko biba ngombwa akangeraho, aranganiriza, amubwira buri kimwe ntamuhishe. Arambwira ati icyo kintu wakoze ngiye muri njye ndakubabariye, ariko iriya nyubako si yanjye, shaka buryo kibyongere bisubiraho nk'uko byari bigize ute, byari biri. Shyiraho umutekinisiye, ibintu arabikora, ntiyagira n'igiceri cy'ijana nyaka ku cye giti, ahubwo aranganiriza, asubira nko muri bya bindi wa musirikare yambwiye. Arambwira ati ubu igisigaye wowe urapfuye, sinkwishe, ariko umuntu muzahura wese wagiriye nabi ntabwo azagukoreshaho ibiganza bye, azagukubitisha intwaro, kandi ujye wowe gutya nta gihe umaze gishize udagize ute, udapfuye. Umuyobozi w'umudugudu anzaho yarasengaga, arambwira ati ngewe namaze kubona urupapuro ruva ku karere kugomba kujya iwawa cyangwa ukamvira mu mudugudu, uhitemo icyo ukora bataraza kukureba. Arambwira ati ngewe no kuva mu mudugudu wawe. Ahita ararira, arambwira ati koko wahitamo kujya gupfira ahantu utazwi n'ukuntu ujya uba? Nawe mukubitira hasi, mubwira ukuntu nagiye mu bapfumu, nagiye mu bike. Arambwira ati no, nguhaye umuti wawe unywa? Ati nawunywa. Ubwo uwo muntu wampemukiye sindi gushaka kongera kumusubiraho, ahubwo ndi kwigarukira ukuntu nakize. wahindutse, turi mu nzira yo guhinduka. Yego, kuko muvuzeho yatuma ntavuga ibi by'inyuma. Arambwira ati mu gitondo saa 11 ngereho mbere yo kujya mu kazi. Namugezeho, urumva, mugezeho mugira ndi vati ngiye gufungwa tu. Mugezeho arambwira ati tugende. Twikubitana ku Karambo ku mubyeyi wasengaga, dusanga yagiye gusengera abandi bantu, ariko njye ntazi ko ariho anjyanye. Arambwira ati turaza gusubiraho nimugoroba. Buriya umuntu ukoresha ibiyobyabwenge byamaze kugira imbata, ntabwo akeneye umuntu umuforoza. Amubwira ati reka, amwereka ko nawe muri we afite urugamba rwana rwo kureka ibyo bintu, ahubwo bikagira ute, bikanga. Rugira niba umanuka akagendera ku nzozi. Cyokora umuntu utagira ihishurirwa ry'uko yabireka, uwo nguwo arimo afite ikibazo. Ariko wa muntu uryama akumva yaniyahura, kubw'uko ari kwiyumva yarabaye undi muntu, byanze bikunze ngo haye icyizere cy'uko uzakira. Yego, igihe cyarageze, ndavuga nti rero uyu muntu ubwo agiye kunjyana mu by'abaporo, n'ubundi bazandondora ko ncoma n'ibikinywe n'amayoga, reka mbinywe bya nyuma. Hagiye njya ahantu ngura bure, ngura za Simba 3 ndanywa, kubera ko iyo namara gusinda nyine nahitaga njya mu muhanda nkarwana. Ndavuga nti reka nkinge, ndakinga urufunguzo ndunyuza mu kadirishya kari gatoya ahantu nabaga, ndakaburira. Ndavuga nti ngiye niyumvamo ko nakangutse, wenda ndahamagara mu rugo bankingurira. Urufunguzo ndukaburira gutya mu tudodo turi iyo hirya, ndaryama. Maze kuryama ndakanguka, ndi kumva ndi free ariko zidakabije. Mpamagara mukecuru, nkanga ni mu nkingura urufunguzo narubuza, bari bafite urundi.
barankingurira. Amaze kunkingurira urumva mu gitondo njya kwa mudugudu avuga ati nimugoroba nagukomanze numva ntumvugishije nta ntashobora kuba nasinziriye. Ati birashoboka kuko sinageze ati ushobora kuba koko utari uri maso kuko sinigeze nkubona muri karitsiye nijoro uteze akabo. hasaga twiza twumva Nimugoroba woze kuza tujyane hahantu. Tugezeyo dusubira sinacika intege. Wa muntu tugezeyo arambwira ati nawe uraje? Ati ndaje. Hari kuwa gatandatu aransengera pe, Imana imuhe umugisha ikomeze inamwagure no mu buryo bw'umwuka, Imana ikomeze imwagure pe. Aransengera urumva ahishurirwa ibintu bimwe na bimwe yego koko nahuye n'iryo hungabana, ariko noneho hari uburyo nahise habonekamo n'abandi bashyiramo gahunda yo kugira ngo ngewe ngume kwa kundi uburyo bw'imiryango n'ibiki bararoga nyine biraho. Amaze kubona ibyo bintu arambwira ati ariko ntuzasibe amateraniro ku cyumweru saa 9 nzaba mfite amateraniro saa 9 saa 8 njye nari nagezeyo, ariko isi yose inzi n'umunyarugomo nyine bizwi. Saa 8 ngezeyo nahasanze abantu baturutse kure za Bushenge batanzi tangira gutera udukorasi, nicaye aho sinzi uburyo baturirimba, sinzi uburyo bagira ute, nicariye aho mu nguni. Babandi banzi baza uzuburyo ajya gukuramo udukweto nyine yakubita inguni yambona agahita hanze abakinjiye dusanga udufata twagiye abiri bari kwitunganya. Wari ushinzwe gahunda aravuga ati abantu bose nibagira ute nibinjire. Umwete yo kugira ngo uyu muntu aze kutwubikiranya hano tunigiremo. Ngenda ataha ntagize ute ndasenze. Umuntu utanze habaho umwuka w'Imana n'umwuka w'abadayimoni. Umuntu utanze ajya mu mwuka arahanura arabwira ati ni intama yanjye iri mu rwuri rwanjye, umuntu wese wumva wayikumira iki cyanya cy'ubwatsi nanjye ntago ashobora kugira ute kukirishamo. Gusa mbandikiye umugisha avuga ibintu byinshi anyaturiraho ibintu aramvuga abantu barinjira ndarambarara ndarira kumva Imana imvuzeho byonyine, ikamvuga ibintu bya Kibagabaga nta muntu twari turi kumwe, ikamvuga ibyo mu Busanza uburyo yandinze nta muntu twari turi kumwe, ikavuga uburyo yanshikishije muri gereza ya Ririma nta muntu twari tuhafunga ngo azavuga amakuru, ikambwira ibintu byinshi by'ibanga nge narimbitse, ikanshyira hanze ikambwira ati ariko dore ngwaye gukira. Hari abakoze ibi n'ibi ariko nguhaye uburinzi. Babantu bumva ko Imana iri kumvugaho. Kuvuga Imana yavuga ati umuntu wese wumva ko nzamugirira neza dore umunyago. Niba ushaka ko ari ikintu ushaka kumbwira nkacyumva vuba, aho ushaka kukimbwirira hamugeze. Ubu imisozi nzi za Kanyarira za Patimo za muri Murya, umuntu akavuga ati ngiye kubwira Imana ikibazo cyanjye muri Murya, ufite gahunda tujyana? Ati nta tiki mfite, niri nkubiswe. Kabaransimbukanye nanjye nkabonera iki isezerano no gukomera. Njyewe birangira umuti nkukuye mu gusenga, birangira umuti nkuhawe nijoro, birangira umuti nizeraga mu bapfumu bidakunze, ahubwo nkuhawe n'Imana. Wa mubabaro nakagahinda natewe na wa muntu, Imana irambwira ati umuntu wakurijije amarira uwo yawe arahoze, ariko wazayarira iteka n'iteka. Yego, urukumva kuntu Imana ihora ihoze. umuntu wakurijije wandijije amarira wowe urayahoze, wowe urayahoze ndayaguhojeje pe. Niyo mpamvu ubona nge ndi munezero, ngira n'ikintu cyambaho kimbabaze ngo nkirarane ntibinabaho. Ati amarira yawe urayahoze, ariko wazarira byiteka n'iki n'iteka. Naricecekeye sinari mfite icyo kuvuga. Mu mezi nk'abiri cyangwa ukwezi kumwe ibyo bintu bibaye, umugore we yahise apfa. Urukumva amusigira abana 9 mu mujyi wa Kigali. Gihe cye yarahagurishije. Nazabotike ubwo byo rakibifite yariye mukuru wa. Sinageze nshaka no kumenya amateka ye. Abazanye umugore wundi nawe bibarwa serera abagore bitawuni nawe abanyamujyi yakubonyeho ibiceri abajeje kubirya.
ubu nawe ni umuntu urizwa n'amarira y'urushako, ni umuntu ukumbuye kubona uwe yayizeraga nk'uko nanjye nifuzaga kubona mukuru wanjye, ariko njye nkaba narabonye bakuru banjye ari mwebwe, nkabona famiye yindi, nkumva nyine ndanezerewe, ariko wari mu bibazo kubwo kugira ute, kubwo kugira nabi. Urumva nshatse kuvuga ngo iki rero, Imana iyo uri mu bihe byawe sibyo by'umubabaro ukabibamo utabifitemo uruhare, biba ari isomo undi muntu azanyuramo akavuga ati birashoboka, uri kwiga. Ni ukuvuga ngo buriya buzima bwose nanyuzemo bw'inzoga, ubusambanyi, urugomo, byankundishije leta cyane ubwa Rukara. Nahise mbona intimba leta igira, unabihuje n'ibi ngibi baba bari kuvuga ngo by'inzoga z'inkorano, nkumva abantu bari kuvuga ubugambo budafite gahunda. Leta ni nk'uko wavuga ngo Lucky hari undi muntu umukunda kukurusha, icyo cyaba ari ikinyoma. Leta ni umubyeyi. Buraka aka kanya sibyo ko yahuye n'ikibazo agakora impanuka amaguru akavaho, ariko yayikoze atasinze, urukumva ayikora atari kushamuza, kandi Imana yaramurinze muri ibyo gihe yari umusinzi, ariko ubu ngubu ari mu kagare sibyo. Ariko leta akimara kuva iwawe yari yamupangiye ibyo agomba gukora, ari nabyo herezo Imana ishobora kugushyiramo rizima, ariko wowe urangije akazi kawe abandi barakwigiyeho. Ubu Rukara afite imashini, urukumva imashini y'imbaho atakuye mu maraso ye, yakuye mu maraso ya leta. Leta ivuga ati aba bantu bibumbiye hamwe bakosotse kugira ngo batagira ibindi bintu bibahugiramo, inzara ibarya basubira mu ngeso mbi, ibashingira imashini zikora imbaho mu gaciriro ka Gisozi. Ejo bundi ndi i Kigali rwose twaribonaniye, mbabazwa nuko nyine yari umujama wanjye ariko udafite amaguru, ariko nshimishwa nuko azi Imana. Niba avuga ngo ku cyumweru nta kindi kintu nshobora gukora uretse gusenga, ibyo bintu byonyine njye bimpa kumva nezerewe muri njye. Rukara akavuga ngo ubu ndi kumwe n'umuryango, nzi gutanga iposho, ukumva afite famiye. Nkumva Bimenyi yagiye Iwawa baramufata baramugorora, ubu Bimenyi ni umuntu ushobora gutwara moto ukwezi kose adafite kontrevasiyo y'ubusinzi, ari wa muntu ushobora kuba nawe afite umuryango, nawe ni umupapa, binyuze mu maboko ya leta. Leta ni umubyeyi. Umuntu rero ushobora guhura n'ibibazo akumva ko yabicurira mu biyobyabwenge, niba utarabijyamo bicurire kuri Kristo. Njyewe gukererwa kwanjye kose nuko nabicuriye mu bitari byo. Sinigeze mpura n'umuntu usenga abwire ngo bibaho, anyereke wenda bahuye n'ibigeragezo biruta n'ibyo nahuye nabyo, anyereke ba Yobu n'abandi nkomere, ahubwo banyeretse ko ndamutse ntanyweye ku mayoga utakira, nshobora no gupfa. Ntakaze ubutunzi bwanjye mu bidafite umumaro, ntakaze inshuti z'umumaro, ariko ubu ngubu inshuti mfite Kristo. Ntuzandokritira akavuga ngo nguhuje na runaka nkuko twahwenge nawe, ngahura n'undi, ariko by'ukuri njyewe ikintu cyambabaje mu buzima kikantera agahinda n'urwo rupfu rwa mukuru wanjye, ariko nta ikindi kintu cyanejeje kuruta ibindi bintu byose ni leta y'u Rwanda. Ntabwo mbivuze mu buryo bwo gukoma amashyi, hari ubivuga kugira ngo hagire ikindi kiba, sibyo? Njye mbivuze mfite n'ibihamya, urumva, bivuze mfite n'ibihamya bigaragaza ko leta ari iki, ari umubyeyi. Niyo urebye amateka urayumva, nzi ko nawe wari mutoya, ukareba n'ibihe nanone aha tugize ute turimo, sibyo? Ushobora kubikompara ukumva ko leta ari iki, ari umubyeyi. Soza mbwira urubyiruko, mbwira abakuze,
bakuru banjye n'abandi bantu, nubona umuntu afite ikibazo ujye wirinda kumutera ikindi kibazo. umuntu mufite ikibazo wirinde kumutera ikindi kibazo. Wirinde kumutera ikindi kibazo. Niba umukunda ukaba ubona afite ikibazo, irinde kumutera ikindi kibazo, ahubwo umuganirize ku icyo kibazo. Wamukundaga, yari inshuti yawe, nanjye namukundaga, mbonye urukundo wamukundaga ko rukabije ruruta n'urwanjye, ariko Kristo yamukunze kugira ute kuturusha. Ihangane, azaturemera izindi nshuti, kandi natwe ntituzi munsi n'igihe umuntu akarushaho gukomera. Niyo waba ufite ikindi kintu uzamubaza, mureka abanza atuze. Njyewe icyatumye mba gutyo nuko nabazwaga ibintu ntarakira n'ibindi, ubwonko ntibwakira ibintu, noneho nkabura uburyo mbivuga nkabubura, noneho njye nkaza kubuvuga mu gihe ntari kumenya ko ndi kuvuga. Kwa kundi uri gucanganyukirwa uvuga ibintu bakakubwira ibyo wavuze, ukibuka ko wowe warabigize ibanga nyamara wabishyize hanze. Soza nshimira ababyeyi banjye bambabariye, bakumva ukuri kwanjye, bakumva ko nta kindi nari niseguye. Soza nshimira ubuyobozi bwangiriye inama yo kuva muri ibi bintu nkegera Kristo. Soza shimira Gitifu, shimira Janvier kabisa, wanganirije amagambo y'isanamutima. Hari n'igihe ataba kinanyibuka, birashoboka, ariko icyo yakoze njye ndacyibuka. Soza nshimira abantu nagiye mpemukira, ntibanyishyure inabi nabagiriye. Muri make soza nshimira n'Imana yampaye imbaraga ziruta izo natswe. Natswe ibyo 100,000, ariko ubu mbikubye inshuro 100. Imana yampaye inshuti nshya kandi z'umumaro, ari namwe muri kutureba, n'ubuzima bushya. Uwiteka yankoreye ibitangaza. Wa undi wahoraga arira, wahoraga aziritse arimo iminyururu, yitwa umusazi, ubu ndi muzima ku bw'izina ry'Imana. Ibyo bintu biranshimisha, nkumva ndanyuzwe. Kabone niyo umuntu namuhanga 5,000 byanjye bitana kandi iganya, njye hita nseka kuko Imana izampaye ndi ubutaha. Niyo mpamvu udashobora kumbona nakanyarajwe ibibazo mpura nabyo byose, banzi ko byanyuze mu muteguro w'Imana, kandi banzi neza uburyo igomba kubinsohoramo. Icyambere ni ukuyizera, nkayigirira icyizere. Shimira n'abantu bongeye kungirira icyizere. Nari nkumbuye kubona umuntu amaye 2,000,000 ngo njyanira ahantu, kandi kuva ndi umwana ntazi no kuzibara, narazikuraga za Murangi, ncuruza amatungo nyashorera. Umuntu akaba 3,000,000 ati nshirira akazungu, ati nshirira runaka, nkazibika icyo cyizere ngifite. Ariko njyewe nkiva i Kigali, ku kantu nkavuge, nkiva i Kigali umuntu ndagize ingurube y'70,000 banza isasara, reka ingurube ntabwo wayimurageza, ni igisambo n'igicamu cye. Umwana avuga ati ndayimwemereye, bisabe ko Gitifu asinya. None ubu nanjye nakoroza. Uwiteka we ntacyo ngushinja, gusa njyewe icyo kintu cyarambabaje, ariko sinahiranywe nacyo. Gusa Imana yakabyara ifasha abantu bifuza kureka ibiyobyabwenge, ibagereho ibatabare, kuko kubibamo wumva ugomba kubireka ni agahinda kurenza kubinywa. Kuko ni urugamba rukomeye. Burya ikintu cyose cyakubase kiba cyabaye ikiyobyabwenge. Ushobora no kubatwa na interineti ukavuga ati njyewe sinshobora kuryama ntarebye ibi n'ibi, umuryango wawe ukarinda uryama wose uri kuri icyo kintu, kikagerageza n'uwo mubana, kiba cyamaze kuba ikiyobyabwenge. Nicyo na Imana igitabara abantu. Imana itabara ibiyobyabwenge by'ikoranabuhanga. Ni ukuvuga ikoranabuhanga ibyo ari byo cyose, ikintu cyakugira imbata ukumva ugomba kukireka, ariko ukabura imbaraga zo kugira ute zo kukireka. Uwiteka ashoboza abantu be. Gusa ibyambabaje byo ni byinshi.
tuzagaruka n'uyu papa wanjye Jay Polly. Jay Polly njye dushaka tuzakora ikiganiro kindi tugaruka ku Gisimenti nawe yangiriye inama y'ibyo biyobyabwenge. Twahuriye ku Gisimenti agiye muri studio yari ihari, ndamutwara nawe mutwaye ntamumenye, ariko avuyeho nyine ariho abandi baja amacensi ndambona ni Jay, mwinjirira kuri kapera ahita arishima kwa kundi ko yasekaga, ahita ambwira ati mwana muranzi se, ati ndakuze umusaza ahubwo nsabura, ati ngusabure gute se, ati ntamakantu nyine, ati nkugurira iki se, hari akabutike ati ngurira icyuma nishakira konyake, ati mwana ko inzoga arizo wakoresha nyine we waruhutse, wazikoresha wasinze kandi nyine zikuyobya ubwenge, ubwo ntiwaca no kubagenzi cyangwa ukagwa mu ikamyo. Ngo kandi arambwira ati mwana ngiye kwa Sikitu narakubonye, Sikitu yarafite akabari nyine ahantu ku Kagugu, ati narakubonye uburyo ufite vibe nziza, mbona uri umusore ufite tara nziza, ariko ugeze hanze ndebye uburyo waraburije nyine wasinze, numva agahinda mwana, waretse ibiyobyabwenge katari ibyawe, ko mbona ari Jay nyakwigendera gutya turi kumwe live. Ahanga ati ibyo bintu bikatire, we waba umuntu w'umugabo mwana ufite ejo heza, wavamo umupapa mwiza mwana, ankomanga mu bitugu. Ati ibyo bintu bikatire mwana ntago ari ibyawe, ariko kuko wabihisemo ngo ntibakagukaraga ntari, kuko nanjye ntarakira nyine ndagafata ndagenda. Ibi bintu bya Jay mbivuzeho nahita mbabara, reka tuzabivuga ikindi gihe tubivugeho neza, na message yagiye atanga benshi bamenye, abandi benshi ntibabimenye. Gusa Jay Polly ni papa. Dusoza mbashimira cyangwa nawe ngushimira, yego burya ngo ujya gukira indwara agira ute arayirata. Ubu byongeye binkundisha umuryango wanjye, burya umuntu akugiriye icyizere aba ari ikintu gikomeye, byongera birushaho kunkundisha igihugu kuko gitanga umusanzu ku muntu udafite icyo ari cyo ariko wemeye gushaka kuba icyo ari cyo. Yego icyo kintu nacyo nongeye kugishimira igihugu cy'u Rwanda. Niba gishobora gufata umuntu mu muhanda abona yasinze ari igisambo, abatureka kumugorora, reka tumucure tumuhindure umuntu muzima, namara kuba muzima tumutere n'inkunga yo gufata abandi bamusise. Icyo nacyo ni ikintu gikomeye. Nanagaya abantu bashobora kuba babonye abantu babatoza kuriya, bakakujyana iwawa bakakwigisha, ukamara umwaka wose uri kwiga utari kumwe n'umuryango, uri kumwe n'igihugu, ugataha n'ubundi ukagihombera. Ibyo bintu ntabwo ari byiza, habeho kwikosora. Izo kanuni zose uhigira wazikoresha mu buryo bwo kwigira, nawe ukaba umuntu ugize ute ukomeye, ukaba umuntu w'umupapa, ukumva ufite amahoro yo mu mutima, utari umuzigo ku gihugu. Ukaza kuvunisha abandi, ukaza tukinjira muri gahunda zo gukora, ahubwo natwe tugafasha abandi. Umusanzu igihugu cyaduhaye ndashimiye, umutekano tukaryama tukizigura, tugatekereza ibyo tuzakora ejo. Mukomereza muri abantu b'abagabo ku mutekano, ndabashimiye cyane kabisa. Iyo ntaha nkumva mfite amahoro, nkaryama nkumva mfite amahoro, bikesha ba nyiri mahoro, ari nabo baturinda mu gihugu cy'amahoro. Imana ikomeze ibagure, kandi ntimucike intege kuri icyo kintu cyo gufata ibyo bintu bishobora gutuma urubyiruko cyangwa undi muntu wese yayoberwa icyo ari cyo, cyangwa inzozi ze zipfa ku izo nzoga zidasobanutse zangiza abantu. Mukomerezaho rwose, kuko ubuhamya bw'abantu babikoresheje burahari. Ubu mu muhanda urataha ugasanga uri gutaha ari amahoro, nta nduru muri karitsiye. Izi nzoga rwose nubwo zari zifitiye benshi inyungu ku bazikoresha, bazikoreshaga mu buryo bw'inganda, simvuga ku zindi mpande, ariko zangizaga n'abantu kandi ku buryo bugize ute bugaragara. Leta yo nikomerezaho, kuko ari mu gihugu gifite amahoro, azatekereza n'ikindi cyo gukora kimuhesha amahoro. Yego ndagushimiye rero kuba nanjye wanzanye kuri izi mikoro no kuri izi kamera, nkabasha kongera utanga umuti kuri njyewe, nkongera ngakira. Ubu ni njyewe ukize. Yego kuko iyo uvuze hari ibivamo, hari n'ibindi bigira ute byinjira. Yego ubu ngubu namaze kubabarira uwo mupapa, ndataha ikirori tugasuhuzanya, kubera ko nakiriye Kristo. ufite icyo wamurushije. Nakiriye Kristo pe.
ubu maze imyaka kuva 2010 karindwi. 2017 nari nkiri muri ibyo kuva 2018 ubundi twabonanye 2019 wowe maze umwaka umwe mbivuyemo. maze umwaka umwe mbivuyemo. Ubu rero kuva icyo gihe cyose ndaryama ngasinzira, nta swingi n'imwe mfata, nta kiyobyabwenge n'iki nkoresha, si by'amahoro Yesu aha abantu be atagira akagera. Iyo ndyamye nkiziguranye nishimira Imana, nkomeza no gushima Imana ikomeje kuturinda, nawe nsiza kuri izi mikoro. Wakoze cyane. Yego. Bakunzi bakagura kwa Ababyeyi TV, aha dusoje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Bibutsa gukora subscribe, share and comment, hanyuma mugire nimba inkuru kuza ku mutima ubyandike muri comment. Murakoze cyane.